Haleluya. Nabonye iyo tuje mu kumvira Imana, iyo tuje mu butware bwa Yesu, iyo twemeye kugengwa n'Imana, amarira yacu Data yabyaza umusaruro, ayabyaza umutima wizeye, ayabyaza ibyo tuzakomeresha abandi, akuramo icyubahiro cye. Iyo umuntu aje akavuga ati ndashima Imana ko nakoreye perimi nkayibona, dukoma mu mashyi. Ariko yaje akavuga uburyo byatinze n'uburyo byamukubise, dukoma mu mashyi kuko n'abandi bazibuze hagati muri twebwe duhita twumva ko bizakunda. Data akabibyaza mu icyubahiro. Ntabwo tubisaba ngo bitinde, ariko nagira ngo mbwire ngo byatinda byabanguka, umugambi w'Imana ntuhinduka. Haleluya. Wavukira mu nzu y'abarozi, umugambi w'Imana ntuhinduka. Imana yakumenye, ere gutandukanye n'ababyeyi bawe. Imana yakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, papa wawe na mama wawe bataramenya ko bazashakana. Imana yari ikuzi, igufite mu bitekerezo byayo. Ntabwo rero ibyo wahuriye nabyo hano ku isi bihindura umugambi w'Imana. Ariko icyo suko icyo Yesu yakoze ku musaraba kidahagije, ariko muri mind yawe umwanzi araharasa ngo pafu kigatindamo cyangwa kigahita kinyerera. Abafite ijambo ry'Imana riguriye mu mitima yacu, haleluya, kiranyerera kigatemba nk'amazi. Ibyo Yesu aduhumurisha bikaba byinshi kurusha ibyo umwanzi yarazanye. Imana nishimwe. Inkuru nziza rero nuko buri gitero cyose umwanzi atanazatera mu bitekerezo byawe, cyose umwami Imana yari yarakivuzeho. Haleluya. Yari yarateguye ikintu kikivuguruza, ahubwo umurimo wawe ni ukubishaka bikakuzuramo bikagwirira muri Imana ikomeze itwihishurire. Reka dukomeze rero mu ijambo ry'Imana iryo tumazeho iminsi. Kuwa gatatu twarivuzeho, kuwa gatatu wabanje twarivuzeho online, aho turimo kuvuga ku buzima bwa gikristo bwatsinze. Ubuzima bwa gikristo bwatsinze, cyangwa se a victorious Christian life, une vie chrétienne victorieuse. Ni byinshi twifuza kubimenya birambuye, ariko ku mwuka duha icyo dushyiraho emphasis cyangwa icyo dushimangira, ubwo nyine nicyo tuzajya dushimangira. Rero Imana iguha umugisha kugiriye Yesu inyota, ukaza kugira ngo twese dufatanye kwigira ku birenge bye. Turatangirira ku cyanditswe nzagarukaho kenshi, kiba muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7. Urwandiko rwa Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 aravuga ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Submitting ubundi ni nka terime y'igisirikare, ni nko kuvuga ngo ndiyo afandi. Ni kuvuga ngo nta yindi order nakira, nta rindi tegeko nakira, ahubwo uwo submitinzeho niwe numvira. Haleluya. Niwe unyobora, niwe ungenga. Nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo nuko rero nimwemere. Ni ukuvuga ngo kugira ngo mvuge ngo ndiyo afandi mba nabyemeye, mba namwemereye, kuko nshobora no kutaba munsi y'ubutware bwe nkajya munsi y'ubundi butware. Hari umuntu unyumvise? Nuko rero nimwemere kugengwa n'Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ibi bintu birafatanye kandi ntibishobora no gutandukanywa. Nuko rero nimwemere kugengwa n'Imana, nimwemere kuba munsi y'ubuyobozi bw'Imana, hanyuma icyo gihe nimurwanya Satani nawe azabahunga. Haleluya. Ubwo nitutemera kugengwa n'Imana tukagerageza kurwanya Satani, ariko ntazaduhunga kuko hari ubutwara azaba atatubonaho. Muri Louis Sego y'igifaransa iravuga ngo soumettez-vous donc, soumettez-vous. Harimo ubushake bwawe, harimo kwemera kwawe. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ntabwo izindi minzi ivuga kuko nzizi cyane, ariko nifuza no kuzimenya, kandi no kuzimenya ni byiza. Ariko nzivuga kugira ngo aharaho ufite urumufashije nako yakumva cyane bicengere bigereyo bifite uburemere bikwiriye. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Nuko rero nimwemere, nitwemere kugengwa n'Imana, ariko turwanye Satani nawe azaduhunga. Mu by'ukuri uko tugenda twemera kugengwa n'Imana, kuba munsi y'ubuyobozi bw'Imana, ubu ko turi hano twese twahisemo kugengwa n'Imana, ariko siko ibice byose bingize. Ibigize imitekerereze yawe, ibigize imyumvire yawe, amarangamutima yawe, ibice byose bikugize, siko byose biba biri munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Ahubwo uko tugenda twemera
kubana n'Imana buke buke, tugenda duseda turekura. Tuvuga uyu munsi niba naraje munsi, ni urugero ariko siko bimera, ariko tuvuge niba naraje munsi yo kubaho kw'Imana, hashobora kuba harimo umutwe gusa, akaboko kakiri hanze, ariko ibyo tuvuga byo ni ibyamwe imbere, si ibice by'inyuma. Uko tugenda twemera tubana n'Imana, twigira ku ijambo ryayo, twitoza kuyumvira, niko njyewe wese ngenda mba munsi yo kuyoborwa nayo. Rero ibikugize byose, impamvu twiga ijambo ry'Imana ari kugira ngo ibikugize byose byemere kugengwa n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Uko rero tugenda twemera kugengwa n'Imana, niko tunishyira munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'Imana. Uko nemera, uko ngenda nseda, nkarekura ibice nigengagaho. Hari igihe mba nigenga ku marangamutima yanjye, ku myumvire yanjye, ku mitekerereze yanjye, nyamara narakijijwe. Nahaye Yesu ubugingo bwanjye, nemeye ko ambera umwami, ariko amarangamutima yanjye nyigengaho, imitekerereze yanjye rimwe na rimwe nyigengaho, yewe n'ibyemezo mfata rimwe na rimwe mbyigengaho. Ibyo rero hari ukuntu binyambura imbaraga, ariko uko ngenda nemera Imana ikagenga ibyo bice byose bingize, niko nishyira munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana, kuko Imana ntitandukanye n'ijambo ryayo, kandi niko nemera kuba munsi y'ubutware bw'umwuka w'Imana ari ukorera mu ijambo ryayo. Haleluya. Hanyuma kandi bimzarira ko ubwo butware noneho bunzaho, ubwo butware ndabuhabwa, iyo autorite ihinduka iyanjye. Uko nemera kugengwa n'ijambo ry'Imana, niko mba ngengwa n'umwuka w'Imana. Hanyuma ubwo butware ijambo ry'Imana rifite bugahinduka ubwanjye, bukankorera muri make. Subirimo birumvikana? Haleluya. Kugengwa n'ijambo ry'Imana ni ugutangira kwemera kuvuga imvugo y'Imana. Iyo mvuga icyo Imana ivuga, mba mvugira mu byayo, mu ijambo ryayo. Twabivugira mu buryo butatu. Iyo ndimo nsenga mvugana n'Imana, ni ukuvuga ngo ndavugira mu byo yo yavuze. Niyo mpamvu gusenga neza ari ugusengera mu by'Imana yivugiye. Imana nishimwe cyane. Hari ugusenga natuye ijambo ry'Imana ariko ndimo mvugira mu by'Imana yavuze. Hari ikindi akenshi gikunda gucika abera, ni ugufata uko ibyo nakuye mu ijambo ry'Imana akaba ari byo n'exprime, akaba ari byo bihinduka expression yanjye ya buri munsi, akaba ari byo natura nganira. Ndimo ndavuga ko gacika abera, kuko abana b'Imana bamwe bashobora kumenya ijambo ry'Imana, bakizera n'iby'Imana ivuga, yewe bakabikoresha mu mvugo yo gusenga, bakabikoresha barimo baganira n'abarokore bagenzi babo, cyangwa se baganira n'abapasiteri babo n'abayobozi babo mu mwuka, ariko imvugo yabo ya buri munsi ikaza itandukanye n'ibyo ngibyo basanzwe bavugira mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Wari wasengana kwizera uvuga imirimo y'Imana itangaje, ariko wajya nko kuganira ugahita uganira ikiganiro kirimo gikoresha amagambo anyuranye rwose n'ayandi wari urimo watura usenga. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ubutware rero butuzaho uko ijambo ry'Imana ritugenga, tukarikoresha dusenga tuvugana n'Imana, yewe tukanemera mu kwatura k'akanwa kacu, mu mvugo yacu ya buri munsi akaba ari ryo ribamo, rikagenda ribamo uko rigwirira muri nge, akaba ari naryo risohoka mu kanwa kanjye. Naba mbyutse, naba naziganiwe ibintu byanze gucamo, ariko cya kindi namenye, cya kindi nizeye, akaba ari nacyo gihinduka imvugo yanjye. Ahandi turikoresha ni igihe tubwira Satani cyangwa se tumucyaha. Abenshi turabizi, ariko rimwe na rimwe nanone usanga tubizi ku munwa gusa, ariko Satani aramutse agaragaye nk'aha ngaha Yesu ashimwe cyane, uwamucyahaga mu izina rya Yesu akavuga ngo ndakwirukana mu izina rya Yesu, Satani aramutse ahingutse koko akahaba, akaba atakomeza kuvuga ibyo. Yavugaga ati nabivugaga biri kure, ariko ibintu by'amadayimoni atangiye kuvugira Imana ibindinde, bikagaragara ko ibyo bintu tuvuga biri ku munwa, ariko si byo tugira gute, si byo twizera. Iyo rero dukomeza kwemera kuba munsi y'ubutware bw'Imana, kugengwa n'Imana, ibyo bintu by'Imana, ijambo ryayo, ubutware bwayo, ubushobozi bwayo bigenda bitwuzura umunsi ku munsi. Mwibuka ko turimo kuvuga ubuzima bwa gikristo butsinda. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Umwuka rero wowe ubwe, kuko ari nawe wanditse aya magambo y'Imana, uko dukomeza kuyazana mu buzima bwacu, kuko tuba tuvuga ibyo we yavuze, araza akadufata ubutware bwe bugakorera muri twe. Imana nishimwe. Umwuka ubwe akomeza ayo magambo, kuko tuba tuvuga ibye, hanyuma umwanzi agahunga. Uko nkomeza kwakira ijambo ry'Imana rikangenga, rikanyobora, muri make mba mvuga imvugo ya mwuka.
hanyuma iyo mvugo ya mwuka rero, umwuka wera arayiherekeza, arayishorera, bigatuma amagambo mvuga agira ubutware butuma wa Satani noneho ampunga. Imana ishimwe cyane. Hanyuma uko nkomeza kuvuga ibyo, yaba ibyo nibwira, yaba ibyo nganira, yaba ibyo mvuga mu gusenga, yaba ibyo mvuga mu gucyaha Satani, niko bimfasha kugira ngo ibinyoma bya Satani yuzuzaga ibitekerezo n'amarangamutima yanjye bigende bitakaza agaciro buhoro buhoro. Iyo nanone twemera kugandukira Imana, dusabumitinga ku Mana, mind yacu ari naho urugamba rubera rwo gutsinda no gutsindwa. Mind yacu cyangwa ibitekerezo byacu tubyuzuzamo ijambo ry'Imana, hanyuma imitima yacu tukayizuzamo gusenga. Haleluya. Dushobora gusabumitinga kugengwa n'Imana mu bikorwa. Ibikorwa byawe bikaba bitacyanduye cyane, bigenda bigororoka. Ariko mbibutse ko n'abantu b'imfura bataragira umwami mu buzima bw'inyuma hari igihe bafite ubuzima bugororotse ukuntu. Ariko reka nkubwire ko nukwemera kugengwa n'Imana. Iyo wemeye ko ijambo ry'Imana rihindura n'uburyo utekereza, ukajya uvuga uti yes, uyu ni Hortense, ariko Imana ivuga gutya. Nubwo numvaga bifite logique, hari igihe uba ubona ibintu bifite logique, biri raisonnable, bifite umurongo wa kimuntu w'umuntu w'umunyabwenge, ariko bikaba binyuranye 100% n'icyo Imana ivuga. Muranyumva nshuti z'Imana? Uba rero urimo kwemera kugengwa n'Imana. Ifashe mind yawe n'ubwenge bwawe wigiye mu mashuri no gutekereza kwawe kwiza kwakugejeje kuri byinshi, ariko ukabifata ukabishyira munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana. Uba urimo witoza kumvira Imana kwiza kandi kuzakugirira umumaro. Imana nishimwe cyane. Bimwe rero mu byiza Imana yaduhaye harimo gutekereza, harimo kugira ubwenge. Hari igihe bifatanya natwe kurwanya Imana, kuko umurongo wawe, ubwenge bwawe n'ibyo wamenye n'umurongo bizakugejeje ku bintu byinshi kandi birimo umurongo. Niyo umuntu abirebera ku ruhande ababona bitomoye, ariko iyo waje munsi y'ubutware bwa Yesu, ibyo bintu byari bitomoye biri ku murongo by'ubupfura bwiza, hari igihe bifatanya nawe kurwanya Imana muri wowe. Hari iminsi yo gufata ibintu bifite umurongo, waganira n'undi muntu akavuga ati wi yes. Hari iminsi yo gufata ibyo bintu tukabishyira munsi y'ijambo ry'Imana. Ubwo Imana itabishyigikiye, nubwo abanyabwenge bose n'abanyamafaranga bose n'abatekereza neza n'abageze ku bintu barimo bavuga ngo yes, ariko bikaba binyuranye n'icyo ijambo ry'Imana ivuga, ni igihe cyawe cyo kwemera kujya munsi y'ubutware bw'Imana ukabishyira ku ruhande. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni intambwe ikomeye kwemera gusabumitinga mind yawe, ibitekerezo byawe munsi y'ijambo ry'Imana. Hari ibintu Imana ikoresha kenshi byenda kumera nk'ubupfapfa. Igihe kimwe Imana yabwiye Dawidi, iramubwira ngo ntuzabare ingabo. Kubara ingabo hari ikibazo kirimo. Umuntu wese utekereza neza, w'umuyobozi w'igihugu, w'umwami w'igihugu, yagombye kuba azi umubare w'ingabo ze, izirwanira mu mazi n'izirwanira mu kirere, izirwanira ku butaka n'izirwanira hirya no hino, zirinda mu mihanda n'ahandi tutazi. Tubizanye mu mvugo y'uyu munsi, Imana ibwira Dawidi kutabara ingabo. Ibimubwirira iki? Kugira ngo Dawidi atazizerera ubutsinzi bw'ishyanga ayobora mu ngabo afite. Imana yabisabye Dawidi, ntabwo navuze ko bisaba abayobozi b'uyu munsi, ariko yabisabye Dawidi icyo gihe. Kubera iki? Uwiteka niwe witwaga Uwiteka Nyiringabo, Imana ibarwanirira. Haleluya. Imana yangaga ko babara ingabo ngo ejo batabona ari nkeya bakagira ubwoba, cyangwa babona ari nyinshi bakirara bagakura amaso yabo hehe? Kuwiteka, bikabatera kwiringira imbaraga zabo. Bukeye ngo Satani yoshye umutima wa Dawidi, hanyuma Dawidi abara ingabo. Ubu ntibyari ikibazo, kandi kubara ingabo nk'umwami wese wiyubashye byari birimo logique, ariko niba byari binyuranye n'icyo Imana yavuze, birabyara ikibazo byanze bikunze. Imana itugire neza, kari akagero gusa. Haleluya. Iyo rero turimo twemera gusabumitinga mind yacu, ibitekerezo byacu, tukabyuzuzamo ijambo ry'Imana, bizadufasha. Kuko isi ndetse na Satani baduterera mu bitekerezo kuzana ikintu kiri negatifu mu bitekerezo byawe, kuzana ikintu kibi. Umurimo mubi wa Satani abiba muri mind yawe, akagenda abiba ikintu kiri negatifu, akabiba biba bimeze nk'akabuto gatoya, ariko kagenda kabyibuha kakazabyara umurimo wa Satani mubi mu buzima bwacu. Iyo rero wemeye kuba munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana mu bitekerezo byawe, iteka umwanzi azakurasa, ntago azagutinya.
nta hantu tugera ngo igitekerezo kibi kibe kitagutera, ariko hari aho tugera tukaba dufite ijambo muri twe riri positif twahawe n'Imana rihita risubizanya n'icyo gitekerezo cyadutse kiri negative kivuye kwa Satani. Ijambo rikatwuzura, tuba tumeze nk'abantu bafite ikiganiro mu mutwe wacu. Nagira ngo mbibutse ko ibitekerezo by'umuntu bitajya bishoma. Haleluya. Ubu n'ibindi byagiye hano, ubu harimo ibyagiye, harimo irimo kuvuga atari ko buri iyo yambara inkweto imeze gutya, harimo birimo bishaka visa kuvuga atari ko buri Imana yatabaye anje nanjye yantabaye. Ibitekerezo byacu ntago bishoma. Ibibazo bya visa mu Rwanda ni ibibazo kabisa. Reka twigarukire. Icyiza cyo gushyira ijambo ry'Imana mu bitekerezo byacu, icyo turimo tumara ntago turimo dutakaza umwanya. Uko ijambo ry'Imana tuba munsi yaryo, yaba uri muri ryiga, yaba uri muri ryigira ku wundi wateye agatambwe imbere yawe, yaba uri muri soma, yaba uri muri ryumvira, ijambo riragenda rikakuzura. Hanyuma icy'Imana yavuze kikaba kiri muri wowe, kikaba gifite imbaraga zihita zisubizanya n'ikintu negatifu Satani yarazanye. Aho rero ni ubuzima bwa gikristo butsinda bubonekera. Abadafite ijambo ry'Imana rigwiriye muri bo, Satani azana igitekerezo kiri negatifu, kikamumaramo umwanya, kikamumaramo isaha. Ubwo isaha nabagerageje, hari abakirarana bakakirirwana bakakibana, kikagenda kiyobora ubuzima bwabo umwanya munini. Kubera iki? Kuko ibitekerezo bye atabisubmitinze munsi yo kubaho kw'Imana, atemera ko ijambo ry'Imana rimuganza. Aho rero niho abakristo batsindirwa. Suko Imana yacu idafite imbaraga, suko icyo Yesu yakoze ku musaraba kidahagije, ariko muri mind yawe umwanzi araharasa ngo pafu kigatindamo cyangwa kigahita kinyerera. Abafite ijambo ry'Imana riguriye mu mitima yacu, haleluya, kiranyerera kigatemba nk'amazi. Ibyo Yesu aduhumurisha bikaba byinshi kurusha ibyo umwanzi yarazanye. Imana nishimwe. Inkuru nziza rero nuko buri gitero cyose umwanzi Satani azatera mu bitekerezo byawe cyose umwami Imana yari yarakivuzeho. Haleluya. Yari yarateguye ikintu kikivuguruza, ahubwo umurimo wawe nuko ubishaka bikakuzuramo bikagwirira muri wowe. Mu rwandiko Paulo n'ikitoro ry'i Roma 12:21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Igitekerezo cy'umwanzi nikigutera ikibi kikinjira mu bwenge bwawe, cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Uyu murongo wavugaga ku bikorwa, ariko ndifuza kuwukoresha mu mitekerereze. Iyi gitekerezo kibi kiguteye, wibuke ijambo ry'Imana rikivuguruza, wibuke isezerano ry'Imana, wibuke ubwizerwe bw'Imana, wibuke imbabazi z'Imana, wibuke imbabazi za Yesu zakugezeho udakwiriye. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Muri bibiri ijambo ry'Imana havuze ngo ibibi ntibikagutsinde, ahubwo utsinde ibibi ukoresheje ibyiza. Muri make ibibi ntibizigera, nta hantu umukristo agera ngo bireke kumukomangira, ariko wahawe imbaraga zo kutemera ko bigutsinda. Muri bibiri y'Igifaransa havuze ngo ne te laisse pas, mbese ntiwemere. Biragaragara ko ufite ubushobozi bwo kwemera no kwanga. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte, mbese ujye hejuru yabyo, mais surmonte le mal par le bien. Ujye hejuru y'ikibi, icyiza kijye hejuru y'ikibi. Niba iki Satani arimo akongorera kutazabibasha, kutazatsinda, kutazakira iyo ndwara, kutazabaho ko ntejo hazaza ufite, Bibiliya yakubwiye ngo ntubyemere, ahubwo ufate icyiza gisumba ibyo bibi arimo akongorera. Ariko icyo cyiza uragikura hehe? Uragikura mu bubiko washyizemo ijambo ryawe y'Imana mu mutima wawe. Imana itugire neza. Ntukwiriye rero kwemera kugwa mu mutego wa Satani. Mu Bikorinto ba kabiri, urwandiko Paulo n'ikitoro ry'Ikorinto 2:11 haravuga ngo, urwandiko rwa kabiri Paulo n'ikitoro ry'Ikorinto 2:11 ngo kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Ntabwo dukwiriye kuyoberwa imigambi ye. Kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha, azagutsinda ryari? Ari uko wayobewe imigambi ye. Ariko nitumenye imigambi ye, kandi twese turayizi, yazanywe no kwica, no kwiba, no kurimbura, nta cyiza namba ateganya. Ngo kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha, kuko tutayobewe imigambi ye. Ntidukwiriye rero kuyoberwa ko kindi gihande, ntituyoboye imigambi ye yo kwiba, kwica no kurimbura, yo kugira nabi, ariko ntidukwiriye no kuyoberwa ubutware twaboneye n'ubutsinzi twaboneye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntituyobewe ko afite imbaraga zo kwiba no kwica
no kurimbura abo yashutse n'abo yanyaze. Ariko kandi ntukwiriye no kuyoberwa ubutsinzi n'ubutware waboneye muri Kristo Yesu. Byombi ukeneye kubimenya kugira ngo habemo iyo balance. Imana itugirire neza. Ntabwo Satani tumutsinda gusa, ahubwo Yesu yamushyize munsi y'ibirenge byacu. Ni ukuvuga ngo ni ubutsinzi ndenga kamere. Mu Baroma, mu rwandiko Pawulo n'itorero ry'i Roma 16:20, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma 16:20, haravuga ngo Imana nyiramahoro izamenagurira. Ubundi ikintu cyamenaguritse ntagaruriro. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Hehe. Nuvuga ngo Satani ntagereranywa n'uwizera wagandukiye Imana. Ntitwegeranye, ntituringaniye. Uwizera ugandukira Imana, uwizera wemeye kuba munsi y'ubutware bw'Imana, Satani ntibaringaniye. Haleluya. Ntitugereranywa. Imana nyiramahoro izamenagura Satani vuba bidatinze. Hehe. Munsi y'ibirenge byacu. Umva uworetse isi, umva unanije abera, umva uwihebesheje abantu, ubundi yamenaguriwe hehe? Munsi y'ibirenge byacu. Ariko atwaza igitugu abatabizi, cyangwa abo ashuka ntibagandukira Imana. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Kubera kutamenya ubutware dufite muri Kristo Yesu, kutamenya aho Imana yamenaguriye Satani, kumumenagura munsi y'ibirenge byacu, kubera kutabimenya, iyo aduteye ingorane zitandukanye, reaction ya mbere cyangwa inyifato ya mbere ku batarabimenye ihinduka yo gutabaza abandi. Iyo ni imwe, kuko wumva ibyo ari byo byose izo mbaraga wowe ntazo ufite. Imvugo izagaruka kenshi mu bana b'Imana ivuga ngo ni wowe Imana yumva. Ese ubundi wabibwiwe n'iki ko ari njye Imana yumva? Uretse gusobanukirwa abo turi muri Kristo Yesu, tukamera nk'intumwa Yohana. Intumwa Yohana ari nawe wanditse ibyahishuwe, ari nawe wasigaye mu bagendanye na Yesu waje gupfa ashaje. Niwe wanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani. Ni nawe wanditse akavuga ngo intumwa Yesu yakundaga kuruta abandi. Ni ukuvuga ngo yagize gute? Yarivuze. Haleluya. Yari agiye asobanukirwa urukundo rwa Kristo ruramwuzura, akibona nk'intumwa Yesu akunda kuruta abandi. Nanjye ashobora kuvuga ngo ndi umukobwa Yesu akunda kuruta abandi. Ariko uko no gusobanukirwa, uko mbivuga nawe ushatse wagira gute? Wabivuga ubisobanukiwe. Imana ishimwe cyane. Umwanzi rero mu buriganya bwe bwo gutuma tutamenya ubutware dufite, tutamenya naho Imana yacu yamumenaguriye, mu bitero atugabaho, reaction ya mbere ibi yo gutabaza abandi, cyangwa se ikaba yo kwakira gutsindwa kwawe. Indi mbi nayo ikaba yo kwihagararaho ariko mu mbaraga zawe za kimuntu. Kwihagararaho shingiye ku cyo Yesu yakoze ni byiza. Ibyo nta rugo byambuza kuvuga ngo ndageraniwe umwanzi yanteye, reka nshaka undi muntu dufatanya gusenga ambera imbaraga dufatanye. Ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ubu butabazi ndimo mvuga ni ubwazanywe, ni ubutabazi dushakira mu kutamenya. Hari ugutabaza abandi kuko wumva wowe izo mbaraga zimunesha ntazo ufite, utanazigenewe. Hari uguhita wakira gutsindwa kwawe, ukavuga uti niko byahoze, ntawe iwacu utsinda, kuva ni mutoya nahuye n'ibyago, nuko bizahora, sinkundwa sinshimwa, nta cyanjye gicamo. Muri make ugahita wakira ku gitero cye gishyashya, ugahita wakira ukundi gutsindwa kwawe, ukavuga uti nuko bimeze. Ukundi kutariko ni ukwihagararaho mu mbaraga zawe za kimuntu. Aha ni hahandi umuntu yanga gusaba help kandi ayikeneye. Kavuga ati twebwe iwacu ntabwo tujya twinginga abantu. Ntabwo tujya dusabiriza. Ubwo mbese no gusaba uwagufasha gusenga nabyo bibaye gusabiriza. Kwihagararaho mu mbaraga za kimuntu bikomoka kenshi mu mutima ugira gute? Wibona. Yego. Yewe sinjya ntabaza, nta muntu, sinjya nshaka abantu. Ubwo iyo udashatse abantu ushaka ibiki? Ku buzima bwacu bigizwe no gushaka abantu. Ibi byose n'uburiganya Satani akoresha kugira ngo tudatsinda, tudahagara mu butware twagenewe n'Imana. Gutabaza abandi si bibi,
ariko iyo ndimo mvuga ngo dufatanye gusenga, dufatanye kwambaza Imana, kuko ababiri baruta umwe. Dufatanye kwambaza Imana, kuko umwe azirukana 1000, babiri bazirukana 10,000. Ubufatanye, nizeye ubwo bufatanye bufite imbaraga bubyara mu isi y'umwuka. Nizeye ubwo bufatanye ari bufata amaboko nari ntangiye kunanirwa. Ntabwo ari bibi. Kwakira gutsindwa ntibidukwiriye, hanyuma kwihagararaho mu mbaraga za kimuntu ntibidukwiriye. Nshobora kwizera Yesu uri muri njyewe ko azampesha gutsinda, ibyo ni sawa. Ariko tutamenye biriya, tutamenye position ya Satani munsi y'ibirenge by'abizera, twambaza Imana mu buryo butari bwo. Imana itugire neza. Haleluya. Mu bintu bikomeza kudufasha mu rugendo rwo gutsinda ni ugushyira mu ngiro ibyo wizera. Gushyira mu ngiro ibyo wizeye, ibyo wizera. Kandi niwashyira mu ngiro ibyo utamenye, birakwiriye ko amagambo y'Imana agwirira mu mutima wawe, akagwirira muri wowe, kugira ngo ubashe kuyashyira mu ngiro. Buri gitekerezo cyose kigusanga, buri jwi ryose riza muri mind yawe cyangwa mu bitekerezo byawe, byose bifite isoko. Isoko yabyo ishobora kuba Imana, ishobora kuba wowe, ishobora kuba Satani. Buri gitekerezo kiza mu muntu, buri jwi umuntu yumva, buri kintu cyinjira muri mind gifite isoko eshatu. Cyaba kivuye muri njyewe ubwanjye, cyaba kivuye mu Mana, cyaba kivuye kwa Satani. Iyo ari ijwi ry'Imana riri inyuma y'icyo gitekerezo, rizaza rihumuriza, rizaza risa n'iby'ijambo ry'Imana risanzwe rivuga. Humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, nubwo uguye uzabyuka. Humura mwana wanjye, ndi Imana yawe, humura. Ikikwereka ko igitekerezo kivuye ku Mana, kizaza kitanyuranya n'iki ijambo ry'Imana risanzwe rivuga. Kizaza kitavuguruza kubaha Imana. Ikindi kizaza kidashinja. Ijwi rya Mwuka Wera ryuzuye imbabazi no kugira neza. Rirakubwira ngo wasitaye ariko ngera ubyuke. Rirakubwira ngo urukundo rw'ibyisi rwakubanye byinshi ariko nyamara wahitamo Yesu. Riraburira, rirakosora, riracyaha, ariko riherekejwe n'ihumure. Kandi ntirivuguruza n'iri rimwe. Icyo gitekerezo ntikivuguruza na rimwe ibisanzwe mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Iryo jwi kandi cyangwa icyo gitekerezo cyaje muri mind yawe bishobora kuba ari ibyawe bwite, rishingiye ku byuzi, ku migambi usanganywe y'abantu, gutsinda cyangwa gutsindwa. Ariko ikibazo, byoroheye Satani kwinjirira mu gitekerezo cy'umuntu mu buryo busanzwe, ku buryo rimwe na rimwe azanakora ku buryo ugira ngo ni ibitekerezo byawe, kugira ngo utamurwanya, kugira ngo utabyirukana, kugira ngo utabisunikirisha ijambo ry'Imana. Kwinjira mu gitekerezo cyawe gisanzwe bizoroheye Satani. Iryo jwi, icyo gitekerezo cyaje muri mind, rishobora gushingira ku bintu umuntu asanzwe azi, ku migambi isanzwe abantu bagira, batsinda cyangwa batsindwa. Kandi ikibazo gihari nuko byorohera Satani kurikoreramo, akaba yagutera kwibwira ko ari ibitekerezo byawe, kuko bisa n'ibifite logique ya kimuntu. Urugero, ku mubyeyi witwa Sara, umugore wa Abrahamu. Mu Itangiriro ibice 16 umurongo wa 2, Sara yegereye umugabo we, abwira Abrahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro. Yari yararumwimye. Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Sara yabwira Abrahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro. Ntabwo yari yararumwimye, hari habayeho gutindaho gato, kuko Imana yaratinyutse irandika mu ijambo ryayo ngo igihe Uwiteka yavuze kigeze, ngo igihe cy'Imana kigeze, ngo Sara yabyara umuhungu. Kirya cyari igihe cy'Imana kuri 90 n'ingahe? 9. Yewe igihe cy'Imana we. Sarayi rero mu bwenge bwe, mu bitekerezo bye, ariko Satani agiye gukoreramo kandi atabizi, ngo Sarayi abwira Abrahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro. Murumva bidafite logique? Birayifite. Umuntu wize rwose kuri 99 ni ibintu byumvikana. Imana yagize gute? Yararumwimye. Ni ibitekerezo byande by'umuntu, bihumekewe cyangwa bifite inspiration ya hehe? Ya Satani, kubera kaga bigiye guteza. Ngo ndakwinginze, yarinze no kumwinginga, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Abrahamu yumvira Sarayi. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ikintu akenshi dukunda gushyira ku bandi, ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Iteka iryo jambo rije, ntuhita wumva ari ukwiringira abandi bantu. Nuko namaze imyaka ndifata kugeza igihe namenye ko mu bantu batarabo kwiringirwa nanjye ubwanjye ndimo. Haleluya.
Bibiliya nivuga ngo havumwe uwiringira umwana w'umuntu. Muri make n'ibitekerezo byawe, kuko nawe uri umuntu, si ibyo kwiringirwa. Imana ntiyabimye umwana iteka ibabwira ko bazabyara, ikabasaba gutegereza. Yesu gutegereza biravuna, biragoye pe. Imana igiduha ubuntu twambuke. Imana nishimwe cyane, ariko Imana ntiyigeze ibima umwana. Avumwe uwiringira gutekereza kwe kuko bimuzanira ingorane. Ibintu rero Sara avuga bifite umurongo, bifite logique, birafatika, ariko ni ibya Sara, kandi Satani kuhita biprofita akabyinjiriramo biramworoheye, akabatesha umurongo Imana yari yarabageneye. Imana itugire neza. Reka turebe urundi rugero rw'abatasi 10. Babatasi 10, amazina yabo tutakeneye kuyafata mu mutwe nubwo yanditse muri Bibiliya, kuko batuzaniye inkuru z'incamugongo. Kubara 13, reka dusome 31 tugeze kuri 33. Igitabo cyo Kubara 13, 31 kugeza kuri 33. Ngo maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha. Ubwo Kalebu na Yosuwa bavuze byiza, hanyuma abantu nabo babafashe ijambo, abatasi 10, abasipayi 10. Ngo maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha. Ntitwagira gute? Ntitwabishobora. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Umuntu ukurusha amaboko ntiwamurwanya ngo bishobore. Ibyo bintu ni logique ya kimuntu, ntibyumvikana, biri ku murongo, biri mu bwenge. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo, igihugu batase, bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare. Muri make ni ukuri kuvanze n'ibinyoma, ni ukuri kuvanze, ni ukuri kw'abantu utandukanye n'ukuri kw'Imana. Abantu twabonyemo bose ni barebare, ibyo byari ukuri. Ngo kandi twabonyemo, uyu murongo uradusetsa ariko uteye n'agahinda. Ngo kandi twabonyemo abantu barebare banini, Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga, ngo bageraga gute? Bibonaga. Ubundi Imana ijya kubohereza yabanje kubabwira ngo muzabanze mube barebare, ngo musumbe bari abantu, ngo nibwo muzafata igihugu. Wapi? Irihagije mu mbaraga zayo, irihagije mu bushobozi bwayo, idashingiye ku bwanjye. Twibonaga, mind yakiriye, ibitekerezo byakiriye, amasomo ya Satani yabafashe byiza byiza. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona. Iki cyo kiratangaje. Muribuka ko batigeze bavugana? Umutasi ntaganira no yagiye guteta, ariko babibonye ibyo babonaga. Nabo bakabona tumeze nkazo. Twibonaga tumeze nk'inzige, nabo nubwo twabareberaga tubacunga, ariko twabibonye babonaga tumeze nkazo. Mind, gutekereza kwa muntu, niho atsindira, niho atsindirwa. Ntitwabasha. Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wabakuye muri Egiputa, akoze ibitangaza bikomeye imbere ya Farawo. Babonye inyanja itukura icikamo kabiri, babonye amaboko y'Imana akomeye muri Egiputa abakurayo. Iyo Mana nibabwiye ngo mugende mujye i Kanani, ni Imana yabibabwiye. Imana twari tuzi ko bayibonye, bayimenye, ariko kumenya kwa muntu kuratinda. Niyo mpamvu ibitekerezo byawe ukwiriye kubipompamo ijambo ry'Imana, kuko birashukana, birashukana. Ngo umutima w'umuntu urashukana, ntiwizera gukira. Barimo baravuguruza iby'Imana yababwiye. Ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Iyo Imana ivuze ngo mugende muzabishobora, muzagera. Hanyuma ibitekerezo byanjye bikambwira ngo sinabishobora, sinagerayo. Ni ibitekerezo byanjye kandi bisa nkaho birimo logique, ariko umwanzi arabibashe kwivanga n'ibitekerezo byawe, ntunamenye ko ari umwanzi. Iyo utamenye ko ari umwanzi rero ntunamurwanya, urabyakomodatinga, kabihobera. Yes, yego rata utansohoze gukoresha ubwenge, kabihobera. Yego rata ushyiramo logique, gusa urabona Kigali imeze ite? Imana itugirire ubuntu. Niyo mpamvu ibitekerezo byawe atari ibyo kwizerwa, ariko icyo Imana yavuze nicyo kwizerwa. Gera mu itangira kikagera mu iherezo kizahoraho. Iri jambo ntirikeneye ko barya updatinga. Iri jambo ntirikeneye ko bongera bakaryigaho bakarisubiramo. Iri jambo ritambuka ibihe n'ibihe, rikora mu bakera rigakora mu banone. Niba Yesu atari yagaruka rizaba rigikorana nyuma yacu. Ririmo iby'ubuzima byose.
umwanzi arabizi, niyo mpamvu yanga ko rigwirira mu mutima wawe, kuko nirigwira mu mutima wawe ntazaba akigushoboye. Ntitwabasha ibi bintu, ntitwabikira. Aya niyo maherezo yacu, turapfuye turashize, ntibizigera bikunda. Kubera iki? Kuki bitazigera bikunda? Bishingiye mu mbaraga zanjye. Ariko niba bishingiye mu mbaraga z'umuremyi w'ijuru n'isi, uwaremye byose, ufite isi mu kiganza cye, ubasha guhamagara no mu busa, mu busa, mu busa, ngo ahamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Ntakeneye masiyeri poromiye, ntakeneye imbaraga zanjye ngo azihereho, ahamagara mu busa. Haleluya. Umukristo utsinda, ubuzima bwa gikristo bunesha, nubwemera gufatira ijambo bukaryuzuza muri wowe, rikajya risubizanya n'ibihe. Muri make waba uri muri bano sipayi 10, bano batasi 10, wagera ukabona abanaki ni barebare, ukabona ni banini, ukabona imidugudu yabigoteshejwe amabuye, ukavuga nka Yosuwa na Kalebu, ukavuga uti niba Uwiteka twishimira, nubwo aba bantu bakomeye tuzabamanyagura nk'imitsima. Haleluya. Ntabwo Yosuwa na Kalebu bigeze batabona ubunini bw'aba bantu, ntibigeze batabona imidugudu yabo kwigoswe n'amabuye, ntibigeze babona ko gufata uwo mujyi byoroshye, ariko biringiye nde? Uwiteka Imana. Haleluya. Umwanzi n'umuriganya azi aho akora, agafata aho watinze akabibyaza umusaruro wo kukubasha. Mwibuka ko Sara, ntabwo twabikinisha, Sara yari atinze mu bugumba, yarabutinzemo kugeza aho Sara ubwe akoze inama nawe ubwe. Murabizi ari umuntu akora inama nawe ubwe, namwe mujya mukora inama namwe ubwanyu. Sara ubwe n'ibitekerezo bye nawe ubwe yikoresheje inama, akurikije gutinda kw'ikibazo cye, yakira neza ko Imana itashobora kumuha urubyaro. Nubwo yabivuze ikabibwira Abrahamu kuva kera, ikongera ikabivuga, ariko ubutinde bw'ingorane bugamburuje Sara. We n'umutima we bemeza ko Imana itakigize gute? Itakibishoboye. Umwanzi rero azakoresha aho utinze n'ingorane igutinzeho kugira ngo akwemeze ko ibyo bintu bitazigera bikemuka. Aba batasi nabo mubibuke, batinze mu bubata muri Egiputa, bavutse bumva ububata bw'imyaka 100 irenga, nubwo biboneye n'amaso ibitangaza by'Imana, ariko bisa nk'ibitaratinze mu bitekerezo byo. Niyo mpamvu nshuti y'Imana, iyo urimo gushyira ijambo mu mutima we, ntago uba urimo gutakaza umwanya. Niyo mpamvu Satani arabizi, azarikurinda, azakubuza kuryumva, akubuze kuryumva. Nadashobora kukubuza kuryumva, azadutera twebwe duhagarare hano imbere tuvuge ibyacu, tuvuge ibintu by'urwenya, ibintu bidakiza, ibintu biraho, kuko azi neza ko nirigera mu mutima wawe rizakubakamo ubushizi bw'amanga, rikagusobanura icyo Yesu yakoze, ukamenya ko uri umuragwa uraganwa na Kristo, ukamenya ko iwanyu ari mu ijuru, ukamenya ko amaso y'Imana atakuvaho, rizakuzuza ubushizi bw'amanga. Ujye ugenda wemye nk'aho uri umwana w'umuntu utwara igihugu gikomeye ku isi. Haleluya. Umwanzi azarwanya ko rigwa mu mutima wawe, niriguyemo bizamera nka wa mugani, azamakinga sure ko ritahatinze. Nirijya gusa nk'iritahatinze, azamure ya mahwa y'amaganya yawe ya kera. Navutse nabi, wacu ntibankunze, dore nararushye, nize nabi, nta kintu na kimwe njya nkora ngo mpite nkibona. Murabize ayo magambo ava kenshi. Hari abantu umwanzi yibandaho ku buryo nta kintu na kimwe ajya akora rimwe. Yakoze perimi ayibona ageze ku nshuro ya 20, iyo agiye gukora diplome yo wa 6 atsinda ku nshuro ya 8, iyo agiye gushaka ubukwe bwa mbere burabanza bugapfa, akarongorwa nko ku mugabo cyangwa umugore wa 7, iyo agiye kubyara birabanza bikanga. None Satani akegeranya ibyo bintu byose akakwereka ko rwose bitazigera bikunda. Gutinda kw'ibintu ntibivuga guhera. Haleluya. Nabonye iyo tuje mu kumvira Imana, iyo tuje mu butware bwa Yesu, iyo twemeye kugengwa n'Imana, amarira yacu Data yabyaza umusaruro, ayabyaza umutima wizeye, ayabyaza ibyo tuzakomeresha abandi, akuramo icyubahiro cye. Iyo umuntu aje akavuga ati ndashima Imana ko nakoreye perimi nkayibona, tukoma mu mashyi. Ariko yaje akavuga uburyo byatinze n'uburyo byamukubise, dukoma mu mashyi kuko n'abandi bazibuze hagati muri twebwe, duhita twumva ko bizakunda. Data akabibyazamo icyubahiro. Ntabwo tubisaba ngo bitinde, ariko nagira ngo mbwire ngo byatinda byabanguka, umugambi w'Imana ntuhinduka.
haleluya. Wavukira mu nzu y'abarozi, umugambi w'Imana ntuhinduka. Imana yakumenye, erega utandukanye n'ababyeyi bawe. Imana yakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Papa wawe na mama wawe bataramenya ko bazashakana, Imana yari ikuzi, igufite mu bitekerezo byayo. Ntabwo rero ibyo wahuriye nabyo hano ku isi bihindura umugambi w'Imana. Ariko iryo jambo ni inkuru kuri wowe, ntabwo wemera ko ritinda muri wowe ngo rirandure mu bubi bw'ibihe n'ingorane. Urumva abana batasi 10 babonye ibitangaza by'Imana, ariko ntibyaranduye ububata bw'imyaka 400, ntibyaranduye uburushi, gutotezwa. Mose yaza kubabwira ko Imana ibatabaye bakarushaho kongera ubukana bw'ibyago. Ntabwo ijambo ry'Imana ryarigwiriye muri bo ngo rirandure ibi. Mureke turinywe, turigotomere, ritwuzure, ritumaremo imiruho no gutsindwa kw'imyaka yose. Kuva narimenya nanjye naryiziritseho, haleluya. Niko gaciro kanjye, nibwo buzima bwanjye, niyo mahoro yanjye, nizo mbaraga zanjye, nibyo bitwenge byanjye. Warire kurugafata iki ko ibindi byose bigurukaguruka. Imana ishimwe cyane, haleluya. Aba batasi rero bari batinze mu bubata, bituma batabasha gushyikira imirimo y'Imana. Muri Kristo nshuti y'Imana ufite ubutware n'ubushobozi bwo gushikama mu kwizera, ukanga ukirukana Satani, ugaba ibitero mu bitekerezo byawe. Ubwo bushobozi turabufite muri Kristo. Ubundi ugomba gusubizanya na buri jwi, kugasubizanya na buri gitekerezo cyiza kivuguruza ijambo ry'Imana. Kikaguye turapfuye, iyo ndwara niyo kukwica, na mama we niyo yamwishe, ugahita umusubiza uti sinzapfa, nzarama, haleluya, ndangiza imirimo y'Uwiteka, ndacyafite ibyo gukora, ndapfa none hanjya hehe. Ugomba gusubizanya na buri jwi, ugomba gusubizanya na buri gitekerezo gitandukanye n'ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Muri Kristo ufite ubwo butware, ufite ubwo bushobozi, warabatuwe, waratsindishirijwe, uri umwana w'Imana. Ntabwo Yesu yigeze akora umurimo igice. Uri umwana w'Imana, ubutsinzi bwa Yesu ku musaraba ni wowe yatsindiye, ni wowe yatsindiye. Erega we ntiyari yarigeze atsindwa ngo none akenere gutsinda, ni wowe yatsindiye. N'ubutsinzi yagufatiye, kandi yakubatuye, yakubohoye, abikora rimwe na rizima, hasigara kwiga kuba mu mudendezo. Niyo mpamvu umuntu yabaye muri gereza igihe kirekire, ubundi yasohotse hanze yagombye kumara igihe yiga kuba mu buzima busanzwe. Twabaye imbohe za Satani igihe kirekire, tumaze gukizwa. Umurimo dufite inahangaha mbere yuko tuzajya mu ijuru, n'ukwiga kuba mu buzima bw'umudendezo wabari muri Kristo Yesu. Yohana 8:36 turavuga ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Umwana nababatura, umwana nababohora, muzaba mukuwe mu buja by'ukuri byuzuye. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Satani rero we n'ingabo ze barabizi ko wabohowe, ndetse bibatera n'ubwoba, ariko bifuza kugufatirana huti wowe utarabisobanukirwa ngo utangire kubigenderamo. Iyo umuntu yakijijwe, yatsinzwe mu mutima we, akamenya ko ari umunyabyaha utakwikiza, agahindukira akakira imbabazi z'Imana, akizera icyo Yesu yakoze ku musaraba, mu ijuru barabimenya, hakaba umunezero mwinshi. Ikuzimu barabimenya, Satani n'ingabo ze n'aba agenti be babi wacu barabimenya, akavuga ati habaye ishyano, urutasi utaragombaga gukizwa yakijijwe. Muri 98 ishyano ryabaye, barabimenya. Haleluya. Icyo bakora ni ukugufatirana vuba, utaramenya ibiri muri package y'agakiza, utaramenya ibyo wahawe muri Kristo, bakagufatirana vuba, kuko barabizi ko umunsi wabimenye uzaba ubacitse burundu. Ukora niko abana b'Imana bakizwa, ariko batamenya ibyo bahawe muri Kristo Yesu. Umwanzi agahora bagaraguza agati, ariko ubundi Satani umuteye ubwoba. Kuki umuteye ubwoba? Si wowe n'ubwiza bwawe n'igihagararo cyawe, si wowe n'amashuri yawe, ahubwo ararunguruka akabona uri muri wowe, wamutsinze ku musaraba Igorogota, utarigeze akora icyaha, yamubona kuri wowe, yabona amaraso ye kuri wowe, agahinda umushyitsi. Yakobo 2:19 aravuga ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Muri make iyo umuntu yakijijwe yahuye na Yesu, kuzima ibibonye akaga, isigara yibaza ngo uyu noneho tuzamutangirije iki. Bakamara igihe bakwigaho, bakavuga ati yatinyaga iki, yajyaga atsindwa n'iki, wabona ibiki byabatsindaga, ngo tubimugarure tubimwuzuza imbere,
agume ngo akomeze yibwire ngo aracyari munsi yabyo kandi yaravuyeyo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu ahinduriwe shebuja akava munsi y'ubutware bwa Satani akegurirwa Yesu, bo baba babibonye ariko bakora ibishoboka byose ngo atazigera amenya icyamubayeho n'agaciro gakomeye k'ibyo yahawe muri Kristo Yesu. Imana itugirire ubuntu. Kubwo impamvu z'umwanya tuzakomeza ubutaha. Twari tugiye kuvuga uburyo Satani n'abadayimoni bari powerless, batakaje agaciro. Ariko reka mvuge kuri iki. Ubutsinzi Yesu yagize ku musaraba i Golgotha ntibwari ubwe, kuko ntiyigeze atsindwa ngo akenere kuza gutsinda. Haleluya. Yaraje kugutsindira wowe. Muribuka ko twavuze ko umuntu yatandukanyijwe n'Imana, bigatuma icyaha kimaze kuba, bigatuma atakaza ubutware, dominion, uburenganzira bwo kuyobora, right to rule. Muzi ko umuntu yayitakaje. Hanyuma Yesu aje apfuye ku musaraba, utarigeze akora icyaha, utarigeze wumvira Satani, apfuye ku musaraba atugarurira ubwo butware. Abari muri Kristo Yesu twese twarabuhawe. Imana nishimwe cyane. Ntabwo rero Yesu yatsinze kubwe, yatsinze ku bwacu. Niba wibuka inkuru iba muri Samuel wa mbere igice cya 17 ya Dawidi na Goliyati, uko byari bimeze, Goliyati yaraje ahagarariye ingabo z'iwabo. Bari bamutanze nk'umuntu ukomeye, bavuze ngo natsinda nabo bitoranye muri muntu ukomeye azarwane. Hanyuma utsinda bamwe baraba abagaragu b'abandi. Abo kwa Goliyati natsinda, Abisiraheli baraba abagaragu b'Abafilisitiya. Hanyuma uturutse muri Isiraheli natsinda, Abafilisitiya nabo barahita baba abagaragu b'Abisiraheli. Kandi koko niko byagenze. Hinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuza kurubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Reka mvuge muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo kera mwari mwarapfuye. Yewe wumvaga ugereranyije kumva ntacyo Yesu yagukijeho, rusanzwe uri imfura. Wari warapfuye, wari imfura igize gute? Ipfuye. Imfura igize gute? Ipfuye. Y'intumbi izize ibyaha byakavukire. Kera mwari mwarapfuye. Biravuga kandi ubwo mwari mupfuye, abantu hari igihe bagira ngo bendaga gupfuya, twari intumbi. Kera mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu no kudakebwa nk'Abayahudi, maze Imana ibazurana na Kristo. Yatubabariye ibicumuro byacu bimwe na bimwe byose. Yatubabariye ibicumuro byacu byose ni byose. Abari muri Kristo Yesu bababariye ibicumuro byabo byose. Niyo ubusabane bwacu na Data tubutokoje, abakijwe by'ukuri ntibanezererwa hasi, ahubwo barihana. Ntibishimira gusitara. Niba usitara umutima wawe ntugire akababaro, akira agakiza nturakakira. Haleluya. Yatubabariye ibicumuro byacu byose, isibanganya. Haleluya. Isibanganya, irahanagura, imaraho. Isibanganya urwandiko rutondagura imyenda twashinjwaga n'amategeko. Uzi urwandiko ukuntu ruvuga? Rwatondoraga ya mategeko yose, rukandika ngo rutansi iki ntiyagishoboye, iki nacyo ntiyagishoboye, iki cyaramunani. Izo zari inzandiko z'amategeko ziturega. Amategeko atondetse umurongo, hakagaragara n'undi murongo wawe wo kuyica no kutabibasha. Ngo isibanganya urwandiko rutondagura imyenda warushinjwaga yari myinshi, rutondagura imyenda twashinjwaga n'amategeko, irukuzaho kurumanika ku musaraba wa Yesu. Haleluya. Ngo bityo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi, ibikoze isoni ku mugaragaro, yerekana ko Kristo abitsinze burundu. Haleluya. Wibuke ko atitsindiye kuko ntiyigeze atsindwa, ahubwo yatsindiye abari barigeze gutsindwa, tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, tuzize kutumvira Imana, twari twaratsinzwe dutakaza ubutware. Ntabwo rero Yesu yatsinze kubwe, yatsinze kubw'abari baratsinzwe. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yisize ubusa, yambara akamero k'umuntu, imbata ndetse n'umugaragu, asiga ubwiza bwe mu ijuru. Ntabwo yabanje gucumura ku Mana ngo amanuke, yari yuzuye ubwiza, yari Imana, ahubwo yaje kugutsindira wowe nanjye twari twaratsinzwe. Haleluya. Pawulo rero yandika iki cyanditswe yabivugaga ashingiye kuri terime za gisirikare, avuga uko byagendaga y'abasirikare b'Abaroma batsindaga. Y'abasirikare b'Abaroma batsindaga bafataga abanzi babo batsinzwe, bakabashyira ku mashene baziritse, bakaza bagakora umwiyerekano, defile, nkuko haba defile muri stade, ariko noneho abanzi b'Abaroma batsinzwe baratondetse kuri shene, umujenerali w'Abaroma wabatsinze ari uri imbere. Iyo umujenerali w'Abaroma yabaga yatsinze, ntabwo byakenaga ngo buri musirikare wese agenda atsinda, ahubwo kuko yabaga ahagarariye urugamba, ubutsinzi bwe bwabarwaga ku gihugu. Uko niko Yesu yadutsindiye. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwanzi aragufatirana akakwereka gutsindwa kwawe. Nagira ngo ubwire ko utatsinze, udashobora no gutsinda, ariko Yesu nuba munsi y'ubutware bwe, ubutsinzi bwe bukubarwaho, nshuti y'Imana. Ubutsinzi bwe butubarwaho. Ndi umutsinzi kubera Yesu. Mbasha gutsinda icyaha kubera Yesu. Mbasha gutsinda amaganya n'agahinda kubera Yesu. Umutima wanjye ubasha kubabarira abadabikwiriye kubera imbabazi za Yesu. Haleluya. Ubutsinzi bwe nuko bwatubazeho. Ngo yabatsinze ku mugaragaro, byari bimeze nka spectacle, byari ibirori. Uko uwo mujenerali w'Abaroma yagendaga imbere, bagenda baririmba, afite iminyururu iboshya abo batsinze, bakerekana uko gutsinda. Yesu yatsinze ibi binyabutware, ibi binyabushobozi ku mugaragaro. Satani agushoboza iki? Gutera mayindi yawe kuyoberwa icyakozwe. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Haleluya. Ku musaraba n'ubutsinzi bwanjye, Yesu yaratsinze ku bwanjye. Ntukeneye gushingira ikintu na kimwe mu mbaraga zawe, na kimwe na kimwe. Yesu yaratsinze, nanjye nzamo. Yesu yaratsinze, nanjye nzamo ndemerwa. Kutamenya ubu butware no guhomba. Nuza kwibuka uze gusoma muri Matayo igice cya 8, hari wa musirikare wari urwaje escort we, yari yarasobanukiwe ubutware, autorité. Yararwaje escort we ngo yakundaga cyane, atuma kuri Yesu, aramubwira ati ndwaje umusirikare wanjye nkunda cyane, umukize. Yesu aravuga ngo ndaza mukize. Uyu musirikare wari uzi autorité, wari uzi ubutware, wari uzi délégation de pouvoir, wari uzi. Aramubwira ngo mwami wanjye ntukeneye kuzi wanjye kuko ndi umuntu ufite abo ntwara, kandi impamvu mbatwara nuko nanjye mfite ubutware hejuru yanjye, mfite ubutware hejuru yanjye. Iyo mbwiye umuntu nyobora ngo genda, aragenda, kuko nanjye narayobotse. Nituyoboka Yesu, nshuti z'Imana, iri jambo rivuga ngo mugandukire Imana, mwemere kugengwa n'Imana, ni wowe ubyungukiramo. Nta kintu na kimwe kugengwa n'Imana bizaguhombya, nta na kimwe. Yaravuze ngo ndi munsi y'ubutware, kuko ndi munsi y'ubutware bw'abandi basirikare banduta. Niyo mpamvu nanjye ntanga amategeko ku bandi bari munsi yanjye bigakunda. Niwemera kugengwa n'Imana, kuba munsi y'ubutware bw'Imana, ntacyo uzahomba. Nugira n'icyuhomba bizaba ari by'akanya gato kubw'icyubahiro cy'Imana. Yego, ndavuze ngo nugira n'icyuhomba. Nta bukristo bwa microonde, bwa microwave, nta bukristo bwa pafu. Amaboko yawe agomba gutozwa kurwana, kuko Satani nagutera azagutera n'umujinya mwinshi. Nudatozwa amaboko yawe ataratojwe kurwana, uzahora umeze nk'umubebe urira, yashonje ararira, iyo yikozeho umwanda ararira. Kandi uri ingabo y'Umwami, uri ingabo y'Umwami. Amarira yawe ntazapfa ubusa, imibabaro yawe ntizapfa ubusa, ariko emera kuba munsi y'ubutware. Mwemere kugengwa n'Imana, murwanye Satani, nawe azabahunga. Azaduhungira iki? Kuko turi under authority, turi munsi y'ubundi butware buzatuma ijambo ryacu rimuremerera. Azaduhunga yanze akunze, ariko arahunga abandi abemera kuba munsi y'ubutware. Bwira Imana ngo murika Mwuka Wera, murika ibice bigize umutima wanjye bitaraba munsi y'ubutware bwawe. Murika mu bitekerezo byanjye aho nigenga, murika aho niyimye nkaba umwami w'ubuzima. Murika sinifuza kwigenga na hamwe na. Uri musenga, reka ngusabe, turimo turavuga kuba munsi y'ubutware bwa Yesu no kugengwa nawe. Ariko niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, mu gihe abandi barimo basenga bahumirije amaso, uzamura ikiganza tugufashe. Yesu si umwami w'ubuzima bwawe, ntabwo agutegeka, ntabwo akuyo. Nturatera niyo ntambwe yo kwinjira mu isezerano rye. Waba uhari ngo uzamure ikiganza tugufashe gusenga? Waba uhari utaraha Yesu ubuzima bwawe? Nawe mbona wazamuye.
niba utinya amaso y'abantu uze kuza kutureba cyangwa uri n'abakozi b'Imana bicaye imbere, wimike Yesu mu buzima bwawe, mubwire ngo urashaka kumbera umwami, mubwire ngo ndi umunyabyaha, ndashaka agakiza kawe, ndashaka icyo wakoze ku musaraba. Reka tubwire Umwuka Wera ngo namurike agace kanjye kataragandukira Imana, namurike aho nimye Yesu, namurike. Mwuka Wera turaguhamagara uyu mugoroba, turaguhamagara mu buzima bwacu, ngwino wowe urondora mu mitima yacu, wowe umurika hatabona. Tugusabye imbabazi mwami w'abami aho tutakugandukira, tugusabye imbabazi aho twakwimye mind yacu, twakwimye ibitekerezo byacu byuzuyemo amakuru y'isi kuko niyo dutindamo, byuzuyemo ibitekerezo by'abantu kuko duhora twumva ibyo abantu bavuga ariko tutumva icyo uvuga. Utubabarire mwami w'abami, utubabarire mwami. Gutinza amaso ku bitagira umumaro bikatwuzura, gutinza amaso ku biteye ubwoba bw'iyi si n'ibidushidikanyisha, gutinza amaso ku bitekerezo byacu, ijambo ryawe ntirigire umwanya mu mitima yacu. Utubabarire Mwuka Wera, ngwino umurike mu mutima wa buri muntu wese, murika mu mutima wa buri muntu wese, murika mu mutima wa buri muntu wese, murika mu mutima wa buri muntu wese, kugira ngo akurwe munsi y'ubundi butware butari wowe mwami w'abami. Utubabarire aho twimitse ubwoba bigatuma duhinduka imbata y'ubwoba, utubabarire aho twimitse amafaranga tugahinduka imbata y'amafaranga, utubabarire aho twiyimitse ubwacu tugahinduka imbata y'imitekerereze yacu, ijambo ryawe ntirigire umwanya mu mitima yacu. Utubabarire aho twimitse imibiri yacu tugakorera gusa kuyinezeza, nubwo twaba tukubabaza tugahitamo kuyinezeza. Utubabarire mwami w'abami, amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe atweze. Mwuka Wera tugusabye ubuntu muri uyu mugoroba, tugusabye ubuntu. Muzamure amaboko musaba ubuntu, ubuntu bwe burahari budushoboza, ubuntu bwe burahari budushoboza gutsinda. Tugusabye ubuntu mwami w'abami, tugusabye ubuntu bwo kubasha gutsinda. Utinze mu kintu gitinze kandi kibabaje umutima we, umuha ubuntu bwo kuharenga mwami w'abami, umuha ubuntu bwo kuhatambuka. Ufite umugozi w'icyaha runaka, umuha ubuntu uwo mugozi ucike, umuha ubuntu bwo kunesha mwami w'abami, umuha ubuntu mwami w'abami. Aho tutabasha kugandukira ibitekerezo byacu tugasanga byadutegetse, twatwawe n'amarangamutima yacu, turasaba ubwo buntu mwami w'abami, turasaba ubwo buntu mwami, turasaba ubwo buntu ku buzima bw'umuntu wese. Ubuntu bwawe bugwirire mu mutima we, ubuntu bwo kukwiringira, ubuntu bwo kukurebaho wenyine, ubuntu bwo kuguhanga amaso, ubuntu bwo gutandukanywa n'ibitagira umumaro, ubuntu bwo gutandukanywa n'ibihendo bya Satani, ubuntu bwo kukugandukira mwami w'abami. Wibonera abahungu bakugandukira, wibonera abagabo bakugandukira, wibonera abasore n'inkumi muri twebwe bakugandukira, wibonera abamama bakugandukira, wibonera abagore bakugandukira mwami. Duciye bugufi munsi y'ubutware bwawe, tuje kukubwira ngo twemeye kugengwa nawe, twemeye kuyoborwa nawe, dusaba umitinze ku butware bwawe nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ibyo ushaka bitwuzure, ibyo ushaka bitwuzure. Utwibutse ubutsinzi waduhesheje ku musaraba i Golgotha, ibinyabutwari, ibinyabushobozi ngo wabihinyuye byose ku musaraba, ubyambura intwaro ku musaraba, uradutsindira, uduhesha kunesha. Kunesha ni ukwacu, gutsinda ni ukwacu, ubutware ni ubwacu, ubutsinzi ni ubwacu. Ibyo byose wabikoreye abakwizera. Twakiriye uko gutsinda no kunesha muri twebwe nyaguhora ku ngoma. Mvuze umugisha ku bwoko bwawe, umugisha ubabeho, kugirirwa neza bibomeho, guhagarara mu cyo wavuze bibabeho nyaguhora ku ngoma. Ikiganza cyawe cyiza kibashorere, amahoro yawe atahe mu mutima utari uyafite, azagarukane mu nzu yawe ubuhamya n'amashimwe, azagarukana indirimbo nshya mu nzu yawe mwami, agarukanye amashimwe yo kukubwira ngo warakoze. Inzira zicikaho zitari ziri, atari hari imbaraga haboneka imbaraga nyaguhora ku ngoma. Utwuzure maze ntaba ari twebwe, aba ari wowe ugaragara. Ibyatuneshaga aho kamere yacu yaduhagararagamo, utwuzure nyaguhora ku ngoma, utwarire muri twebwe, ukorere muri twebwe, aba ari wowe ugaragara mwami w'abami. Urakoze data, gusenga yazamukanye imbere yawe, gusubirizwa imbere yawe, byose bibereho kuguhesha icyubahiro. Duhesheje umugisha mwami iri torero rya New Life, ubaho umugisha abayobozi baho, ubaho umugisha, ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe, igitinyiro cyawe bibatwikira Uwiteka Mana Nyiringabo. Duhesheje umugisha umuntu wese ugira ishyaka n'inyota byo kuba muri aya masengesho yo kuwa gatatu, usubize gusenga kwe, umubere igisubizo muri byose. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Reka turamukanye dutahane amahoro ya Kristo, naho kuwa gatatu saa 11:15
udafite itorero aho usengana n'abandi bera, karibu hano muri New Life. Amateraniro yo ku cyumweru 3:00 na 5:00 y'icyongereza, 8:00 ay'ikinyarwanda. Kuwa gatanu nimugoroba haba worship night, karibu batangira 3:00 z'ijoro, no kuwa kane haba amateraniro y'ikinyarwanda. Umwami Yesu abaho umugisha. Ndakubwira wowe udafite itorero kandi ufite inyota yo kwegerana n'umwami, umwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye, duhane lift, dutahane amahoro ya Kristo. Ndashima Imana. Haleluya. Reka rero dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana. Twariganiriyeho online kuwa gatatu, ababishoboye abatararikurikiye n'abingingira kujya kurireba, kuko ryari foundation y'ibyo dukomeje n'ubuzima bwa gikristo bwatsinze, cyangwa se a victorious Christian life. Muri nangira kuvuga icyongereza murabimenya ko amavuta y'icyongereza ari hano hano. Haleluya. Ubuzima bwa gikristo bwatsinze. Imana nishimwe cyane. A victorious Christian life. Ubu buzima mu by'ukuri nibwo budukwiriye, nibwo data yatugeneye, ariko ibihe ingorane, imibabaro, kunanirwa, amayesheke y'ubuzima bituma dutsindwa. Twanakizwa cyane cyane kuko imitekerereze yacu ibitahinduwe, kandi ijambo ry'Imana turijyamo umwanya mutoya tukagumana bya bitekerezo twari tugifite kera. Umumaro w'ijambo ry'Imana no kugira aza kujanjagura, nukumena burundu, ntago ari gukomeretsa. Urumva iyo ukomerekeje ni gato kandi gashobora gusanwa, ariko none azamenagura, azajanjagura. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Urumva birenda kumera nkaho bingana ariko ntibyangana. Ku mutwe no kujanjagura, ku gatsinsino no gukomeretsa. Kubera iki agatsinsino gakomereka? Turaza kubibona. Iyi mbuto yitwa iy'umugore cyangwa se urubyaro rw'umugore, nirwo rubyaro rwari kuvamo family line ya Yesu, umurongo Yesu avukiramo aza kwambara umubiri. Inzoka rero kuvuga ngo izamuruma agatsinsino cyangwa izamukomeretsa agatsinsino, tubivuze mu mvugo yoroshye, turabizi igihe Yesu yapfaga kuzimu yaraserebre, bari bazi ko bamushoboye, ariko byari by'igihe gitoya kuko urupfu ntirwabashije kumuherana. Haleluya. Niyo mpamvu ari gukomereka ku gatsinsino. Imana ishimwe cyane. Mu rupfu rwa Yesu rero niho yajanjaguye Satani umutwe. Nanone ku mutwe si ugupfa kuvuga ku mutwe gusa, ahubwo mu mutwe niho hari ubutware, niho hari headship, niho hari ubuyobozi, niho hari guverinoma. Yesu rero yamenaguye ubutware bwa Satani. Ubutware Satani yari yakuye hehe? Yari yahawe n'umwana w'umuntu biciye mu kumushuka. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Data yahise bimbwira Satani, aramubwira ngo nubwo ukoze iki, umuntu akaba avuye mu bwiza bwanjye, akaba avuye mu gutwikira kwanjye, ariko nawe ntibizakorohera. Ndetse ahita avuga n'umugambi wo gucungurwa. Nubwo tumubona Yesu mu isezerano rishya, ariko umugambi wo gucungurwa urahari kuva umuntu yacumura. Urwo ni urukundo rw'Imana rutifuza kugutakaza n'umunota n'umwe. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri twe, iteka aba yifuza kuguhuza n'ibyagukiza, kuguhuza n'ijambo ryakuzanira ibyiringiro, kuguhuza n'ubutumwa bwiza ngo niba utarakizwa ukizwe. Umugambi w'Imana uhora ari mwiza ku mwana w'umuntu. Haleluya. Twebwe tumaze igihe nta hantu dusabaniye n'Imana, nta hantu duhuriye n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Utari mu busabane nayo, cyangwa se ukamara imyaka urorongotana nk'uko nayimaze ntari nakizwa, data ntago abyishimiye. Nta nubwo ushobora kuvuga ngo maze imyaka ntasabana, wo kumva ni umwaka, kumva ni igihe gito, ariko kuri data ni igihombo gikomeye, kuko ibineza neza bya data iteka ni ukubana n'abantu. Haleluya. Ntago akurebera mu kivunge, ntago avanga ubwo barutanse bahari ni byiza, oya, uri umwihariko mu maso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Uko niko umuntu agicumura, n'umugambi wo kumucungura no kongera kumubona nawe wari uraho hafi, akwiriye icyubahiro data. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero umucunguzi wa cyami cyangwa a royal redeemer araboneka.
umucunguzi wa cyami, ariwe mwana w'Imana, akaba n'umwana w'umuntu. Iyo Yesu yita umwana w'umuntu ntabwo ari akazina ko gupfa gushyiraho, nuko kugira ngo ukize umuntu wagombaga kuba mu bwiru bw'Imana. Turavuga ngo Yesu, kandi niko kuri, yari umuntu 100%, yarababaye nk'uko ubabara, ariko yari n'Imana 100%. Mu bwiru bw'Imana rero ntabwo umuntu yari gukira hatabonetse undi muntu. Imana ishobora byose ihitamo kwambara umubiri, ihinduka inyantege nke. Iki nicyo gitangaza gikomeye Mana yanjye. Ica mu nda y'umuntu yaremye, umuntu w'intege nke, umuntu uryama agasinzira, umuntu usanzwe umeze kimwe nawe. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yambara umubiri, ica mu muntu yaremye. Urwo ni urukundo rutagira akagero, ni uguca bugufi kutagira igipimo. Imana ishimwe cyane. Uzarebe twebwe gusa niyo umuntu yibagiye titire yawe akaba yakwitiranya nko mu kazi, bakaba baramaze kuguha ikintu cy'ipromotion, umuntu akakwitiranya ho gato, yunze wumva ukuntu uhungabana. Ntabwo muhungabana. Ariko umuremyi w'ijuru n'isi yambara akamero k'umuntu ng'imbata ndetse n'umugaragu, kubw'urukundo rutagira akagero, kugira ngo we nanjye atubone. Akwiriye icyubahiro. Umutambyi, umucunguzi wa cyami, umwana w'Imana, akaba n'umwana w'umuntu. Yari umwana w'umuntu kugira ngo agarurire umuntu ubutware yari yatakaje biciye mu cyaha. Bibiliya yose kuva ku itangira kugeza ku byahishuwe iduhishurira uwo mugambi w'Imana, urukundo rutagira akagero. Reka turebe gatoya mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7. Abagalatiya 4:4 kugeza kuri 7. Ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore. Haleluya. Ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Iyo abantu bavuze ngo Bibiliya ni igitabo nk'ibindi, baba batazi uru ruhererekane n'ubu bufatanye ubona mu isezerano rya kera, ukabibona mu isezerano rishya, ukabibona mu itangira, ukabibona mu byahishuwe. Mwami Imana bakore ku maso, nta kindi twavuga. Ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, igihe gikwiriye gisohoye ni cya kindi cyari cyaravuzwe mu itangira ibice 3. Ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi koko muri abana bayo. Barongera bakabishimangira. Haleluya. Tekereza ko ari abantu bakijijwe ariko bagishidikanya ko ari abana b'Imana. Cya kigeragezo Satani yashiriye Yesu na n'uyu munsi bakicyakira. Yarambwiye ngo niba uri umwana w'Imana, tekereza ko izo za niba zigikomangira ibitekerezo byawe n'iminsi umaranye n'umwami. Ubu uracyashidikanya ko uri umwana w'Imana? Ndi wasubijwe. Haleluya. Ndiwe ya minsi nibwira ko Imana inyumva, ndi nawe ya minsi nibwira ko itanyumva. Nuko banza kumenya ko turi abana b'Imana. Ubupfubyi buragatsindwa n'Uwiteka, buravuna. Kwangwa n'ababyeyi biragatsindwa n'Uwiteka, ariko turi abana b'Imana. Ababyeyi bo mu isi ni impizanyo, ni niyo mpamvu zijya zigenda vuba. Abababuze mwihangane, ni impizanyo cyari kiragiye, ariko turi abana b'Imana idapfa, idasaza, itagabanuka mu rukundo, itagira iminsi yo kubyuka nabi. Haleluya. Bizagukiza imvune z'umutima, bigukiza utuntu n'utundi. Ngo ntibampaye, ngo ntibambwiye, ngo urumva, ngo ngewe narerewe kwa kanaka. Uri umwana w'Imana. Ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Abba Data. Haleluya. Kuko turi abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, uvuga ati Abba Data. Inko yakavuze ati papa, papa, data, data. Umwuka w'Imana avugira muri njye, nibihamya by'uko ndi umwana w'Imana. Gusa kuko umuntu aba yaratinze mu bupfubyi bitinda gufata. Urabizi iyo wabayeho wirera udafite umubyeyi, ukabona n'undi mubyeyi, kuvuga ijambo papa cyangwa mama, murabizi ko hari igihe bigorana. Siko bimeze ababiciyemo, ni mubizi. Haleluya. Ngo nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Haleluya.
turabaragwa tubihawe n'Imana. Uwakuraze si umuriganya, si umukene, ashobora byose, ni umutunzi w'imbabazi. Nicyo gituma tutakiri imbata, ahubwo turi umwana, ndetse tukaba n'umuragwa ubihawe n'Imana. Iminani yo mu isi ni myiza, y'ababyeyi bayidusigiye tuyiheraho tukabaho, ariko iyo idahari nabyo ntacyo bitwaye. Uri unique, uri umwihariko mu maso y'Imana. Imana ntikenera guhagarara ku bitugu byanjye ngo ikuzamure, irihagije kukugirira neza. Kuko twebwe tugira intege nke, dukenera amatangiriro y'abantu, ariko Imana irihagije. Imana nishimye. Umwana w'Imana rero ari nawe mwana w'umuntu yazanywe n'intego yo kugucungura, cyangwa se gucungura umwana w'umuntu, gucungura mankind, no kumusana, kumurestora ku mwanya we w'ubutware mu muryango w'Imana. Icyatumye Yesu ajya ku musaraba, icyatumye Yesu apfa, intego nyamukuru niyo kuducungura, kutugura, kuko twe twabaye imbata za Satani, kugura umwana w'umuntu, ikiremwa muntu, no kumusana kugira ngo agarurwe mu butware mu muryango w'Imana nk'uko yarabufite atari yacumura. Imana ishimwe cyane. Ibi rero yabisohoje nk'uko byari byaravuzwe mu Itangiriro 3. Hanyuma rero ingorane, Satani iteka agerageza kuburizamo uwo mugambi. Yahereye kera abusha yifuza kuburizamo uwo mugambi wa Yesu wo kuza kuducungura, ariko nyine ntiyigeze abishobora. Kwa kugeragezwa kwa Yesu ari mu butayu, ni iki kwari gukambiriye, ni iki kwashakaga? Kugira ngo Yesu adasohoza icyamuzanye cyangwa se icyo yaje gukora. Satani yarakoresheje bwa buriganya buzana gushidikanya icyo Imana yavuze mu mutima, nk'uko yabukoresheje kuri Adamu na Eva. Nibwo buryarya Satani yarazanye, agerageza guhinyuza Yesu, asa nk'umutera gushidikanya inkomoko ye y'ubumana, cyangwa uwo ari we, cyangwa identite ye. Aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Iyo tugiye muri Matayo 4 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11, Matayo 4:8 tugeze kuri 11, ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamye. Mwumvise aho agatego kari? Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamye. Kuko yarazi ko no muri Yesu aje kubyigarurira, arashaka kumucira indi nzira y'ubusamo, indi nzira itari. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Ibi bintu nshuti z'Imana ni iby'ingenzi ko tubigumana mu buzima bwacu bwose. Twakivuze mu Baroma 6:16, ndongera nyigarukeho. Ibi ngibi bigenda gute? Iyo wishyize munsi y'ubuyobozi runaka, iyo wumviye ubutware runaka, kubwo kwemera ibyo bwavuze, kubwo kuburamya niba ariko navuga, ubu nyine uba wimutse uvuye munsi y'ubutware bumwe ugiye mu bundi. Sinzi ko nabivuga mu buryo bworoshye. Ikintu turamya, ubundi kuramya ubundi mu mvugo yanjye yoroshye, ni ugutwarwa umutima n'ikintu. Ibyo bintu byo gutwarwa umutima ni iby'igihe cyacu, ubu ngubu mufite ibindi muvuga. Kera twaravuga ngo yantwaye umutima, iyanyu ntibakiyitwara. Kuramya rero, worship, ni ugutwarwa umutima n'ikintu. Ubu dufite ibindi bihumbi bitwara imitima yacu. Football yonyine ishobora kugutwara umutima, sinema ishobora kugutwara umutima, umuhungu ashobora gutwara umutima, umukobwa ashobora gutwara umutima, amafaranga twokayagira atadutegetse atwaye imitima y'abantu benshi. Ntibayatunze niyo batunze, niyo abakoresha ntibayakoresha. Benshi bagurishije byinshi kugira ngo bayagire. Niyo yonyine Yesu yise Imana. Imana itugirira ubuntu. Kuramya rero mu mvugo yoroshye ni ikintu cyagutwaye umutima. Iyo ikintu cyagutwaye umutima ucyumvira utabizi, kigahita kikubera umutware. Niyo mpamvu mu mutego cyangwa icyo Satani arimo akoresha, arimo aramubwira ngo buriya bwami bwose n'ubwiza bw'isi ni ubwanjye ndabufite, ariko biriya byose kugira ngo mbiguhe ni uko upfuka mukandamya. Mwabyumvise? Yesu aramubwira ati, genda Satani, ko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Wibuke uku kuri, reka ngo usubire mu Baroma 6:16. Iyo Satani aduteza ibyaha, ntabwo ari uko ari just ibyaha, ahubwo ni uko bidushyira munsi y'ubundi butware.
nshuti z'Imana, iyo ducumuye Imana iratubabarira. Haleluya. Iyo dusabye imbabazi turababarirwa, ndetse twaranababariwe. Abenshi dufite ubugingo buhoraho muri twebwe, twimenyeho ko turi abanyabyaha, twakira imbabazi z'Imana, tumenya ko tutakwikiza, twakira imbabazi z'Imana. Amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Niyo umubano wacu utokowe, dusaba data imbabazi, sibyo nshuti z'Imana? Ariko mu isi y'umwuka tutarebesha amaso, utakaza ubutware bwo kurwanya Satani no kumutsinda, kuko wamuramije. Kumuramya kuhe? Kuko wakoze icyo yagusabaga, kuko wakoze ibye. Imana itugirira ubuntu, kandi Mwuka Wera ari kumwe natwe kugira ngo aduhe kunesha. Haleluya. Ariko iyo tutabisobanukiwe tugira ngo ni icyoroshye. Mu Baroma 6:16 haravuga ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo. Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Iyo Satani andeshya ngo nkora icyaha, iyo akureshya si ikindi abashaka, abagira ngo utakaze ubutware ube munsi y'ubuyobozi bwe. Ikindi nifuza ko twamenya, ntabwo Yesu yigeze abwira Satani ngo urabeshya ubutware ntabwo ufite. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kiriya gishuko Satani yaramuzaniye cyari icy'ukuri. Ubutware yari yarabugabanye igihe mu kishuko ashuka umwana w'umuntu akabumuha. Iyo aza kuba atabufite, Yesu yari kumubwira turamubuhe butware ko ntabwo ugira. Yaragize gute? Yarabufite. Haleluya. Nasomye igitabo, umuntu atanga urugero, aravuga ngo nk'ubu nkubwiye ngo nunkorera iki ndaguha miliyoni 10 z'amadolari, ngewe urutanzi ndetse n'10, mbese navuze n'imwe cyangwa n'ibihumbi. Ibyo bintu bishobora kugusetsa, kuko wavuga uti se arama miliyoni 10 z'amadolari akuye he? We nakubwiye ngo nunkorera iki ndaguha miliyoni 1 y'amanyarwanda, ushaka kuvuga uti wenda iriya wenda yagerageza. Yakwiterateranya akiyegeranya akayibona. Ariko nkubwiye ngo ndaguha miliyoni 10 z'amadolari, wabiseka kuko bidahari, sibyo? Uku rero Satani yavuganaga na Yesu, akamubwira ngo nupfuka mukandamya ndaguha ubu butware. Ntabwo Yesu yigeze amubwira ngo ntabwo ufite, kuko yari azi ko ari iby'ukuri. Cyari igishuko cy'ukuri gishaka ko Yesu agira akise ku butware adaciye mu nzira yateganyirijwe y'umubabaro n'urupfu rwo ku musaraba. Muranyumva nshuti z'Imana? Kandi cyari igishuko kiremereye. Iyo tuvuga ngo abasha gutabara abageragezwa bose, kuko nawe yababajwe no kugeragezwa, cyari igishuko kiremere tutabasha kumva. Muri Bibiliya haratubwira ngo amaze arangije ibyo ngibyo, ngo abamarayika baraza baramukorera. Naribwe mu mutima wanjye ngo Yesu yarakeneye comfort, yarakeneye guhumurizwa, kuko yaravuye kunesha igishuko kiremereye. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Wari watsinda nk'ikintu cyari bukuzanira inyungu, cyari bugutume bakuvuga neza, cyari butume usa neza, cyari butume ugira izina mu bandi, ariko ukakinesha. Ujya wumva ukuntu umutima umera nk'uwahagizwa n'inyota nyinshi. Cyangwa akaba ari umuntu nyumvise, cyangwa nkaba afite umuhamya muri iyi nzu. Ibiryo biserve, ibiryo ariko ntumva ibiryo bisanzwe. Ibiryo biserve, reka kanza n'urugero rwa Yosefu. Yesu ashimwe. Yosefu mu nzu na muka Potifari nta muntu uhari. Mbibutse ko abantu bose badafite intege nke ku busambanyi, ariko twese tugiriye intege nke ku kintu runaka. Ubwo shyiramo icyawe ahakushobora Mwuka Wera atagushyigikiye. Yosefu na muka Potifari, umugore w'umutware mwiza w'umwarabukazi uhumura neza, kandi ukeneye iki? Ibanga, kuko agomba kubikora shebuja n'abandi bagaragu batabimenye. Yosefu kuva hariya ahantu agahitamo guhunga, akavuga ati sinahemukira databuja wangire neza, ariko sinahemukira n'Imana yanjye, Imana y'iwacu isa nk'iyantaye. Kuriya nukunesha kuremereye umutima. Haleluya. Warangiza ukanabizira, bakanagufunga bigakunda. Ya Mana wakomeyeho ntimanura abamarayika ngo bakubite muka Potifari nshyi nkuko bazikubise Herode. Haleluya. Cyari igishuko kiremereye umwami wacu, kuko yarazi umubabaro umutegereje. Yaragiye kubihabwa mu buryo bworoshye. Ibyo bishuko umwanzi aracyabizanira imitima yabera. Imana itugirire neza. Satani rero ubutware yari abufite, yari yaramunyagishije uburiganya, abwambura Adamu. Kuva icyo gihe Satani yari yarwanyije urubyaro rw'umugore, kuko yarabizi neza ko ruzakomokwamo n'umuntu uzaza kumumenagura umutwe. Yashakaga gukura Yesu mu nzira y'ubushake bwa data, ngo abikore on his own, abikore mu buryo bwe, ntakurikize inzira data yateguye. Akenshi imitego y'umwanzi tugeraho isa nkaho iri smart, itanduye cyane, itandavuye cyane, tadukoze isoni,
itadukuye muri smartness yacu, ariko isohotse gato gusa mu nzira y'Imana, ibikora mu buryo bwacu. Nawe jya ushyira mu bwenge kameme. Ese ubu urabona Kigali itaturuhije? Ese ubu udahimbye ibintu by'ibihimbano? Ese ubu mu buryo buri smart, kunyerezaho gatoya, gushyira akabare gatoya, gushyiramo akanyoma gatoya, kwemeraho gatoya, nawe uzanezerwa nk'abandi, nawe uzacya, nawe uzasa neza nk'abandi. Kubikora kubw'inyungu zacu birimo akantu bitandukanyijwe n'akantu gato. Ubushake bw'Imana n'ubwacu birimo akantu gato. Niyo mpamvu kunyerera ugana mu bushake bwawe byamaze benshi. Imana iduhe ubuntu bwo kunesha nk'uko Yesu wacu yanesheje. Haleluya. Satani rero yarazi Yesu wari we, yarazi ko ari ya mbuto yavuzwe yo mu rubyaro rw'umugore izamunyaga ubutware, atangira kumuporopoza kubumuha mu nzira zitarizo. Imana itugirire ubuntu. Ikindi kintu rero gitangaje, Satani ntigeze asobanukirwa ibyo ku musaraba. Reka turebe mu rwandiko rwa mbere rw'Ikorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo n'ikitoro ry'Ikorinto, igice cya 2 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo, icyakora abakuze mu bya mwuka nibo twigisha ubwenge, ariko ubwo bwenge si ubw'iyi si cyangwa ubw'ibinyabutware bigenga iyi si byagenewe kurimbuka. Ibinyabutware murabyibuka? Imbaraga zikorera mu kirere ariko z'umwanzi Satani. Ngo icyakora abakuze mu bya mwuka nibo twigisha ubwenge, ariko ubwo bwenge si ubw'iyi si cyangwa ubw'ibinyabutware bigenga iyi si byagenewe kurimbuka. Ubwenge tubabwira bwo ni ubw'Imana, ni ibanga ryahishwe abantu kuva kera kose, Imana ikabugenera kuduhesha ikuzo. Nta n'umwe muri bya binyabutware bigenga iyi si wamenye ubwo bwenge, kuko iyo biza kubumenya ntibyari kubamba Nyagasani nyirikuzo. Haleluya. Amagambo arakomeye hano. Ibanga ryo kumusaraba Satani n'ingabo ze ntibigeze babimenya. Ngo iyo babimenya ntibaba barabambye umwami nyirikuzo ryose. Kubera iki? Iyo bamenye ubutsinzi buzava ku musaraba ntibaba baramurwanyije kugeza ubwo bamubambye ku musaraba. Sinzi niba wabyumvise. Haleluya. Icyakora abakuze mu bya mwuka nibo twigisha ubwenge, ariko ubwo bwenge si ubw'iyi si cyangwa ubw'ibinyabutware bigenga iyi si byagenewe kurimbuka. Ubwenge tubabwira bwo ni ubw'Imana, ni ibanga ryahishwe abantu kuva kera kose, Imana ikabugenera kuduhesha ikuzo. Nta n'umwe muri bya binyabutware bigenga iyi si wamenye ubwo bwenge, kuko iyo biza kubumenya ntibyari kubamba Nyagasani nyirikuzo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Satani ntigeze asobanukirwa ko Imana mu bumana bwayo yakwemera gupfa urupfu rw'ibisambo rw'ibivume ikajya ku musaraba, hahandi tuzagira gute? Tuzakirira. Nanone mu Bikorinto ba 2 igice cya 4 umurongo wa 4, uhinduye inyuma gatoya, Abikorinto ba 2 rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto igice cya 4 umurongo wa 4. Ndasoma muri Bibiliya nanone ijambo ry'Imana. Haravuga ngo, abo ntibemera ubwo butumwa kuko imana mbi y'iki gihe. Ibi bintu byanditse muri Bibiliya. Abo ntibemera ubwo butumwa kuko imana mbi y'iki gihe yabahumye imitima kugira ngo batabona urumuri rw'ubutumwa bwiza buranga ikuzo rya Kristo ari we shusho y'Imana. Habaho izindi mbaraga, habaho ubundi butware bw'Imana y'iki gihe ari we Satani n'ingabo ze n'abamukorera, buhuma imitima y'abantu kugira ngo batabona umucyo w'ubutumwa bwiza ngo bahindukire bakizwe. Niyo mpamvu dusenga, niyo mpamvu twinginga, niyo mpamvu dukora amasengesho twita ay'ubutware. Ni ukugira ngo icyo kimeze nk'igicu kibuditse hejuru y'ubuzima bwacu batarakizwa kimenagurike, umucyo w'ubutumwa bwiza ubamurikire. Imana ishimwe cyane. Umwanzi wacu ikintu akora kugira ngo tutamutsinda, yiyerekana nk'aho adahari. Mwasomye Bibiliya? Mbasubiremo uyu murongo. Reka mbere no kuri 3 kugira ngo twumve neza. Ngo nyamara rero niba ubutumwa bwiza twashinzwe butwikiriwe, abazimiye nibo babuhishwe. Abo ntibemera ubwo butumwa kuko imana mbi y'iki gihe, bya binyabutware bitamenye ko Yesu azajya ku musaraba. Ngo abo ntibemera ubwo butumwa kuko imana mbi y'iki gihe
Mwumvise abantu nabo bari agakiza ni akabo, ariko hari ikindi kintu cyabahumye amaso gituma bashyiraho utuntu tw'uduprincipe tw'amafuti n'amafilozofi y'amafuti, avuga ngo nta Mana, avuga ngo Yesu n'uw'Abisiraheli, natwe dukwiye kugira umunyarwanda. Ibintu bipfapfanye umuntu akoresha ubwenge yatijwe n'Imana, ariko bikamubera ibihome byubatse mu bwenge bimubuza kumenya Imana y'imbabazi. Imana itugirira ubuntu. Abo ntibemera ubwo butumwa kuko Imana mbi y'iki gihe yabahumye imitima kugira ngo batabona urumuri rw'ubutumwa bwiza buranga ikuzo rya Kristo ari we shusho y'Imana. Satani n'ingabo ze ntibigeze bamenya ibanga ryo ku musaraba. Yesu we rero yari abizi mu buryo bwuzuye. Igihe Satani yamuzaniraga igishuko amubwira ngo upfukame undamye ndagubu butware, yari abizi neza ko inzira agomba gucamo ari umubabaro, ko mbere yo guhabwa ikuzo hari Kalvari, hakaba n'umusaraba mbere yuko yambikwa ubwiza. Haleluya. Muri Luka 24:26 Yesu arimo aganira n'ababigishwa bajyaga Emmaus atari bamenye ko ari Yesu. Hari ahantu yababwiye ku murongo wa 26 ngo arababwira ngo none se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe. Haleluya. Inzira y'ubusamu ntago yamufashe, ibyo Satani yashaka kumuporopoza ntago byamufashe, kuko yari azi inzira agomba gucamo kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko ubutwari wari waranyazwe wabusubijwe mu mbaraga z'umusaraba. Haleluya. Haleluya. Umusaraba rero ufite imbaraga zo gucungura umuntu no kumusubiza mu mwanya w'ubutware yahawe n'Imana kuva mbere uko yari ameze mbere. Bibiliya yuzuye ukukuri, niyo mpamvu ukwiriye kuyibamo kugira ngo ukukuri kuzure umutima wawe, kumaremo gushidikanya kose Satani nakuzana ibitekerezo bibure aho bifata. Ishusho y'umusaraba cyangwa se gukiza byagaragaye kuri Pasika ya mbere. Ndibaza ko abakunzi ba Bibiliya n'abamuzi y'Imana izi nkuru tuzizi. Ubwoko bwa Isiraheli bukurwa mu bubata bwari bumazemo imyaka 400 irenga. Aho ngaho nanone Satani yashaka kubaheza mu bunyage, hari harapfuye abana b'imfura cyagiye nako abana b'abahungu cyagiye cya Mose, kuko Satani yarebaga umugambi Imana ifite wo kuzacungura abantu. Hanyuma Imana igiye gukiza ikirisha cya kindi twita ubupfu bw'ibibwirizwa. Niyo mpamvu iby'uru rugendo rimwe na rimwe bisa n'ubupfu, ariko yari ubupfu bwanditse buhinduka ubwenge bw'Imana bwagukiza kuruta ubwenge bwose wakwigirira. Haleluya. Imana iha Mose amabwiriza, imuha amabwiriza y'ubuswa bigaragara ko atakabaye akiza. Iramubwira ngo buri muryango wose niwice umwana w'intama, abakeya baze kwiyegeranya basangira umwe. Ariko noneho bafata umwana w'intama, bafata ayo maraso bayasige ku miryango, bayasige ku nkomanizo z'imiryango, hanyuma marayikurimbura nahaca akabona amaraso ntari bwinjire ngo arimbure. Ibyo bintu buri ni ubupfu. Ni gute amaraso yasigwa ku nkomanizo z'imiryango ariko agakiza umuntu? Ariko byashushanyaga icyo Yesu azadukorera. Haleluya. Yesu yatubereye ubwihisho buzima. Nk'uko abafite ikimenyetso cy'amaraso ku nzu, muri iyo nzu nta rupfu rwagombaga kuhaba, niko n'abafite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu nta rupfu, nta gutsindwa, nta bwami bw'umwijima, nta kunanirwa nshuti z'Imana. Ariko kuko ari ubupfu, ureba imyaka watsinzwemo, ukareba kunanirwa kw'iwanyu warazwe, ukabireba byose wabiteranya ugasanga amaraso adahagije. Nshuti y'Imana, niba amaraso y'umwana w'intama yarakije imiryango marayikurimbura ntiyinjire, nankaswa amaraso y'umwana w'Imana arahagije kuntandukanya na karande z'uburyo bwose. Uyu munsi tubifitiye amazina, sinzi imikasiro, sinzi biki, tubifitiye amazina atera ubwoba, ukumva ateye ubwoba, akenda gusumbya icyubahiro izina rya Yesu. Amaraso Yesu arahagije. Haleluya. Amaraso Yesu arahagije. N'ubwugamo bw'ukuri yaje kudutandukanya n'urupfu rw'iteka. Yatubereye ubwugamo bw'ukuri. Muri we turihisha, bimeze nka ya Zaburi ya 91. Muri we n'ubwugamo. Imyambi y'uburyo bwose ntidufata, uburiganya bw'uburyo bwose ntibudufata. Ndakwingingira kwinjira mu ntangiriro yo gutsinda kw'abakristo ni mu maraso ya Yesu. Ni ukwemera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ni ubupfu, ariko ni ubupfu bukiza. Ni ubupfu, ariko ni ubupfu bwaduhesheje ubugingo bw'iteka. Twihishe muri yo, turiho. Ingabo z'ikuzimu zose zihari, ibinyabutware byiteranyije, Satani agikora kuko ntarabohwa bya burundu, ariko turi mu bwihisho bw'ukuri. Satani ntafite imbaraga zo kugusohoramo, ariko afite imbaraga zo kwinfluence ibitekerezo byawe. Akajya kugura burya si wowe babwiraga, burya ugereranyije n'ibibazo byawe biriya bintu by'amaraso we ntago byagukorera. Aho niho agarukira akakubasha. Imana y'imbabazi ishimwe. Ubuzima bw'ububata bwo muri Egiputa ni ishusho rwose igaragaza uko twari tumeze Yesu ataraza, tukiri imbata z'ibyaha, turi munsi y'ubutware bwa Satani.
Imana tuyihaye icyubahiro. Haleluya. Aha nanone mpabona gukora kw'Imana gutangaje. Pasiteri Rutayisire ajya byita urwenya rw'Imana. Ibikoresho bya Satani akoresha turwanya, nagira ngo mbabwire ko ari n'ibikoresho bisohoza umugambi w'Imana. Haleluya. Imbaraga z'urupfu zari mu maboko ya Satani, ariko Imana yazikoresheje kubw'umugambi wayo. Farawo uri mu ishusho ya Satani utaragombaga kurekura ubwoko bw'Imana ngo bugende, imbaraga z'Imana zaramuremereye, aravuga ngo nibagende. Haleluya. Nibagende. Iyo umuntu atasobanukiwe ijambo ry'Imana agira ngo Imana yarenganyije Farawo, kuko aravuze ngo yari yaranangiye umutima we, ariko kuva ku ntangiriro yatumweho atumwaho yanga kumva. Za mbaraga z'urupfu zari za Satani zikoreshejwe, zisavinze umugambi w'Imana, ubwoko bw'Imana burarekurwa. Haleluya. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu twagombye kuba abashizi b'amanga. Ni ukuri nta jambo Imana yigeze yandika muri Bibiliya ritakora. Iyo Bibiliya ivuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, biba ari ukuri. Ntabwo Bibiliya yigeze ivuga ngo byose ni byiza, byose biragusetsa, byose biragushimisha, byose urabiryoherwa. Oya. Ariko Imana y'imbabazi ku bari muri Kristo Yesu, ibitaryoshye, ibirura, Imana ikoresha n'ibyo twishyiriye. Uzi ko Imana idukiza ibyatugwiririye tutazi iyo byaviriye, ariko Imana y'imbabazi igikoresha n'ibyo twishyiriye. Uzi ko hari amafutuboro yijyanyemo n'ingaruka zayo zikakubaho, ariko Imana y'imbabazi wagera mu biganza bya Yesu, nayo Imana ikayakoresha kubw'umugambi wayo. Iyi Imana y'imbabazi, Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, imigambi yayo ni myiza. Ndakwifuriza gukingura umutima wawe ukimika Yesu. Ndakwifuriza kudatwarwa n'uburiganya bwa Satani. Ni igihendo ki yagushukishije gituma udakurikira umwami wawe? Ni bwiza ki, ni butunzi ki butabora yagushukishije bituma utimika umwami wawe mu mutima wawe? Iki cyaguha gituma ugurisha ubugingo bwawe? Kirangana iki? Kiryoshye bingana iki? Ibintu byose byo mu isi byose bifite umwihariko wo gusaza n'umwihariko wo kubura, bifite umwihariko wo kudahoraho. Ibintu byose byo mu isi bishake bibe bihenze, bifite umwihariko wo kudahoraho. Abari bafite amazu iwabo kera mukajya mubona iwanyu ari heza kandi ari hanini, mwazasubire mwarakuze mukajya mugira ngo akazu baragakaze. Bifite umwihariko wo kudahoraho. Abiguriye amamodoka ariyo nouveau modeli, ariyo new model yo muri uwo mwaka, nyuma y'imyaka 3 ukajya ucaho ntitunamenye ko waciyeho. Bifite umwihariko wo kudahoraho. Abigeze kuba beza yareba igihagararo n'ibituza akavuga ati ku isi ya Mungu ninjye muntu uriho. Hanyuma iminkanyari nayo igateramo tugahinamirana ntitumenye imbere n'inyuma, ayiwe, cyangwa indwara ikaduka. Ibintu byose byo mu isi Satani agushukisha bifite umwihariko wo gushira, kandi bishira vuba. Umubwiriza yaravuze ngo tumeze ngo nk'ikime cya mu gitondo, ngo akazuba ngo kagikubitaho pya ntumenye. Wari wabona mu gitondo habyutse hakonjwa kubitamo imipira y'imbeho n'amabote, tugaprofita kwambara amabote yacu. Haleluya. Hanyuma tugashyiramo ibyo byose dukunda. Ayi, saa yindi izuba ntumenye aho rivuye, ikime kigashira. Ni igihendo ki cyatuma utakaza ubugingo buhoraho? Ni igihendo ki cyatuma udasavinga umwami wawe mu myaka gutije? Igihendo ki? Uhugiye mu biki? Yagupromisinze amafaranga angahe? Uzi ko niyo wayariye n'ubundi udahaga, ntahaza pe. Ahubwo yaza niba igifu cyayo gihita cyaguka, ariko turushaho kwifuza, kuko uhita uhindura class na standard, ukimuka muri quartier, ukimura abana ku mashuri amwe ugahita. Imana ihabwa icyubahiro kubwo imbabazi zayo zidashira. Nuko imbaraga za Satani z'urupfu ziba zikoreye Imana yacu. Uyu mwami wa Egiputa aruhagariye Satani arahanwa, yari yarinangiye, abona kurekura ubwoko bw'Imana burakira. Amaraso ku buzima bwacu avuga ko twamaze gupfa. Ntiwakwica rero umuntu wapfuye. Hashimwe Yesu.
wapfuye urupfu rubi bikatubarwaho tutarabikoreye. Impamvu marayika urimbura atinjiraga nuko yamenyaga ko muri iyo nzu bamaze gupfa. Njyewe uri muri Kristo Yesu namaze gupfa, niyo mpamvu ntateka nta n'urubanza nzacirwa, kuko namaze gupfa. Mfana nawe, nzukana nawe, nshana nawe mu mibabaro, nzimana nawe byiteka. Haleluya. Mu rwandiko Paulo n'ikitoro ry'Ikolosayi igice cya 12 aravuga ngo kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo bwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kuko mwahambanywe nawe. Mu kimenyetso iyo tubatiza umuntu nuko tuvuga ko apfanye na Kristo azukanye, nicyo bishushanya. Kuko mwahambanywe nawe mu batizo kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Amaraso ya Yesu n'ubuhungiro bw'ukuri. Haleluya. Nuvuga ngo guhana kw'Imana ntikukindeba, igihano cy'Imana n'umujinya w'Imana ntibikindeba, kuko byarangiriye muri Kristo Yesu kubw'amaraso yamennye ku bwanjye. Ikindi cyiza guhora k'umwanzi niko basha kumfata, kuko mfite ikimenyetso cy'amaraso kuri njye. Haleluya. Mukuri amaraso n'umusaraba bya Yesu bitanga kurindwa kose ukeneye muri uru rugendo. Kurindwa kose ukenewe muri uru rugendo uri muri Kristo Yesu warabihawe kubw'amaraso ya Yesu n'umusaraba yagiyeho ku bwawe. Ubutware bwa Satani yaradufiteho yarabwambuwe, i Kalvari yarabwambuwe, Kristo wacu yaratsinze. Ntukwiriye kuguma mu bwoba. Yesu yahawe ubutware bwose nk'uko yabyivugiye. Amaze kutumenyesha, amaze kuzuka yatumenyesheje ubwo butware bwe. Muri Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza kuri 20, reka nihute ndebe ko ibyo nifuza kuvuga byakwirwamo. Muri Matayo 28 umbereye inshuti nziza wajya wandika ibyanditswe ukaza kubisubiramo, cyangwa se uburyo bwagushoboza kubisubiramo, kuko tuba tuvuze byinshi cyarimwe asigaramo dukeye utundi tukagenda. Matayo 28:18 kugeza kuri 20 ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe, haleluya, nahawe ubutware bwose. Iyo bavuze bwose hari uba busigaye. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Nahawe ubutware bwose mu ijuru, mu isi, hahandi ibinyabutware byose bitegekera hose umwami Yesu arahagenga. Arangije aravuga ngo nuko mugende. Ntushobora kuvugira abantu ngo wahawe ubutware nurangize ngo bohereze bagende badatwaye ubutware bwawe, nubwo turi bwongere kubibona aho bivugwa neza. Ariko urugero, polisi y'igihugu ifite ubutware bwo kuguhagarika ikakubaza ibyangombwa, ifite ubutware bwo kuguha ikiguhamagara ukajya kwitaba iyo wakoze amakosa. Hanyuma iyo umupolisi arinze kuza ntabwo azafite urwandiko rwa polisi, nagazana isi polisi nayo kugira ngo ijyeho hari abantu babanza kubyandika muri bya bindi muri guverinoma bagira ibicyarya muri ya nama ishyiraho. Okay. Ibyo byose polisi y'igihugu ijya kujyaho, ubwo hari icyayigeze nayo ijyaho. Ariko iyo umupolisi aje kugufata ntabwo azana kiriya cyandiko cyashyizeho polisi y'igihugu, aza mu butware afite. Ni nkaho yakavuze ati polisi imaze kuvuga ngo nahawe ubutware bwo gucunga umutekano w'Abanyarwanda, nahawe ubutware bwo kubarengera, nahawe ubutware. Iyo abwiye umupolisi we, umwe mu bapolisi ngo nuko genda, agendana ubwo butware. Yesu aravuga ngo nahawe ubutware mu ijuru, ku isi n'ahantu hose, nuko mugende. Muri make mugendane ubwo butware ndabahaye. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Niba rero Yesu yarahawe ubutware bwose, bivuze ko ntabwo Satani yasigaranye. Ntabwo Satani afite ikinyoma, afite kureshya, afite gushukana, hanyuma bamwemerera akabakoresha, ariko nta butware. Kandi n'abakoresha nawe ntiyakugeraho mu mbaraga, yagutoteza, yakubabaza, ariko akenera akoro yawe, akenera ko wowe ubyemera. Iyo utabyemeye nta butware akugiraho. Haleluya. Yesu yarongeye abibwira inshuti ye Yohana, umwigishwa wari warasigaye akuze, wapfuye urupfu rusanzwe mu bandi bigishwa, ari ku kirwa cya Patimo. Yesu arongera araza arabimwibutsa mu Byahishuwe 1:17 kugeza kuri 18.
aravuga ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite iki? Imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Haleluya. Ubutware bwose ndabufite. Nari narapfuye, ariko none ndiho, kandi ndiho byiteka. Ninjye wa mbere nkaba n'uw'imperuka. Haleluya. None imfunguzo zose z'urupfu n'ikuzimu ni njyewe uzifite. Bagukangishije iki ko ufungirwa ikuzimu? Bagukangishije iki? Ubutware n'imfunguzo zibitswe n'umwami wacu. Haleluya. Biratworoheye rero, ni ibyacu, twemerewe, dushobora, turabyemerewe kuba mu butsinzi. Imana nishimwe cyane. Umaze kumva ibyo Yesu yakoze n'ubutware afite, akaba ari mu ruhande rwawe atakurwanya, ubutsinzi ni ubwacu. Haleluya. Uwakijijwe wese, umwana w'Imana wese, yagombye kubugenderamo, utarabushyikira yagombye kuba arimo abuganamo kuri buri area y'ubuzima, kuri buri gace k'ubuzima bwose. Uri umutsinzi. Haleluya. Si ubutware Yesu agumana wenyine, ahubwo n'ubutware yahaye abigishwa be. Muri Luka 11, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10, igice cya 10, 17 kugeza kuri 19, haravuga ngo nuko abo 70 bagaruka bishima bati, iyi nkuru ndayikunda, ngo nuko abo 70, Yesu yari afite abigishwa benshi, yari afite 12, yari afitemo 3 muri 12, yari afite 70, yari afite 120, yari afite n'ibindi bivunge bimukurikira. Haleluya. Ngo nuko abo 70 bose bari birukanye amadayimoni, birakunda uko ari 70. Ngo nuko abo 70 bagaruka bishima bati, databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwasa n'umurabyo. Dore mbahaye, arimo arabwira abande? Abigishwa be. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zimwe na zimwe zose. Haleluya. Yabibwiraga abamwizera, yabibwiraga abigishwa be, yabibwiraga wowe nanjye. Haleluya. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Muri Mariko 16, 17 na 18, Mariko 16, 17, 18, ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Haleluya. Ubu butware bwahawe abizera. Iyo tuvuze ngo bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara, ntabwo bivuze ngo tugende duhiga inzoka tuzifate, izakuruma bien. Ariko ibi bihagarariye ubutware bwa Satani bwose, n'imbaraga z'abarozi. Muri make, inzoka yo mu burozi wayitwika, wayifata. Inzoka isanzwe yo mu byatsi izakuruma nutayihunga cyangwa ngo uyice mu buryo bwagenwe, ariko atari urwenya. Bigaragaza ubutware twahawe. Ikindi hano bavuga ngo niba ikintu cyica ntacyo kizabatwara, ntabwo bivuga ngo nishyire uburozi, nihe ibintu bigirira nabo umubiri wanjye. Umubiri wanjye n'ubuturo bw'umwuka wera, nagombye kuwufata neza rwose kugira ngo nzawukorere mu Imana igihe kirekire, mu minsi Imana intije, ari muzima, uruhutse, ukora ka siporo. Haleluya. Abamama badakora siporo, Imana ibabarire. Abasore batayikora namwe, Imana ibabarire. Abarya nabi, Imana itubabarire, twihane. Yesu ashimwe cyane. Ubu ni ubuturo bw'umwuka wera, si uwo kwangiza. Bibiliya iratubwira ngo niba ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Ntabwo ari icyo nishyiriye, ariko mpura nabyo, nawe uhura nabyo. Ngiye kubaha urugero ariko rwatera impungenge kuruta ibyiza. Niba ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Haleluya. Haleluya. Abana b'Imana ntabwo twizera ubutware twahawe, tugira impungenge z'abaturoga ku kigero cyo hejuru. Noneho umurozi ukamumenya muri 2024, uku kwezi ubu turi mu kwa kangahe? Mu kwa 9. Ukamumenya muri uku kwa 9 cyangwa nko mu kwa 6 k'uyu mwaka, ibintu bigacika. Ukamugendera kure, ukamuhunga, byakugaburiye ntubirye, kandi ubwo yatangiye kuroga kera, yiga nko muri segonderi. Kandi mwarabanye iteka, warinzwe nandi. Ntabwo mbwira ngo wirohe, ariko reka kumarwa n'ubwo.
kuko hari umurozi utahunga. None se umurozi niba ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa ari nyoko, uzamuhunga se cyangwa ari nyokobuka? Ibira bintu ni ibintu bya feke byo gushwanyaguza imiryango hejuru y'uburozi. Yesu yaravuze ngo yaje gutandukanya umwana na nyina. Arongera avuga ngo se ko umuriro umaze kwaka ngo aracyakora iki? Uzi icyo yavugaga? Hari abantu bamwe bazaramya Imana, hari abantu bamwe babihisemo n'imitima yabo bazaramya ubwami bw'umwijima. Iryo ni ryo tandukaniro yazanye. Ntabwo ryari tandukaniro ry'abaporoso n'abagatulika, ntabwo ryari tandukaniro ry'abasilamu natwe abarokore. Ni abantu bahisemo gukorera Satani babigambiriye. Kandi iyo babihisemo muzahangana, ariko ndabasaba kujya muhangana mu mwuka. Bahobere, baramutse, bakunde, basengere. Wibuke ko ni wa mutware utegetse utwaje igitugu ab'iki gihe, utuma umucyo w'ubutumwa bwiza utagira gute, utabarasira. Nabo buriya bagiye mu burozi bashaka ibyiza. Bamwe babujyamo bashaka kurindisha abana babo, abandi baroga uyu nguyu bashaka, bakaroga uyu kudashaka bashaka ko wabashaka. Ariko iki ni igitangaza. Babujyanywemo no gushaka ibisubizo. Abenshi ibihendo bya Satani ababwira ko azabaha ubukire, azabaha, kuko Satani nta kintu agira. Rero agomba kwiba hano no gutsikamira hano no kuriganya hano kugira ngo abone icyaha abamuramya. Iyo niyo mpamvu abera bakwiriye gusenga. Intambara y'umwuka, ndumashaka kubivuga mu Cyongereza ariko cyanze kuza. Intambara y'umwuka intambara y'umwuka iri riyo n'iy'ukuri ibaho. Satani arakwanga, afite abakozi, afite aba agent, nkuko Imana ifite abakozi. Imana ifite abayiramya mu kuri no mu mwuka, abazwi n'abatazwi. Imana ifite abantu. Ntitwajye tugira n'impungenge. Imana izagira abantu muri generasiyo zose. Nimureba ko ubutinganyi bwamamaye, ubwoba bwatwishe, abantu bavuga ngo tuzarerera abana hehe. Imana izahorana abantu muri generasiyo zose. Yesu azarinda agaruka gutwara itorero agifite abantu. Ariko kubw'ibihendo by'isi, Satani nawe afite abantu. Kubw'ibihendo by'isi, ibihendo by'ibishira, ibihendo. Utekereza ko ushobora kujya kwiha Satani ngo kugira ngo ube mwiza. Kandi waba mwiza kaje uzasaza. Umva byo ntiyabihagarika, uzasaza. Uzakoresha shiji plastike, uhagarika imisaya, ugorora amatwi, ariko byanze bikunze bizongera bigera igihe bisaza. Ibyo byonyine bigatuma ureka inzira y'agakiza n'imbabazi z'umwami ukagana ibyo. Ngo iduka kuko ritungutse, ngo umugabo ngo barakubwira muzi ko abarokore bagira inzara. Ese ubwo n'abarokore bafata inzaratsi? Ese umuntu umugabo wahinjaritswe azaga kumarira iki? Uramutwara ubwenge ngo atazajya mu bandi bagore, umutunga ari indembe idatekereza. Inzaratsi. Urumva ngo muri no duka, ngo iduka duturanye ngo agira abakiriya benshi, ngo none yarambwiye ngo nzaze ngo ngerekana kuri miti. Ibi byose mbabwira mbyumva n'amatwi yanjye, kandi ibyo numva nibyo bike ugereranyije n'ibihari. Iduka rirakagenda rifungwe, uwari impaya za mirindi ntagiye gushaka imiti. Umugabo cyangwa umugore wapaganya arakagenda kugeza igihe azahurira n'agakiza. Ayi, Yesu wankijije nawe yamukiza. Koko uzi ko ushobora gushaka utuntu two kwisiga agapfa iryo joro bakazana bosi mushyashya, uzahora ushaka utuntu two kwisiga. Urumva ngo bame promosiyo mu kazi. Ibi biturimo, niba utarahura nabyo Imana ishimira akabikurinda. Reka ngaruke niyo kurondogora, isaha irageze. Soza nshuti z'Imana, mwibutse ko Satani nta butware agufiteho. Ikintu cyonyine abasha ni ukugushuka, kandi agushukira ahantu hamwe mu bitekerezo byawe na feelings zawe. Mu rwandiko rwa mbere rw'umurongo ntabwo watubwiye ngo Satani ni intare, ahubwo watubwiye ngo arazerera as a roaring lion, nk'intare yivuga, ariko si intare. Ariko nubwo atari intare, icyo kivugo cye no gutontoma kwe biba mu iterabwoba. Iryo terabwoba arikoresha akakibyibushya muri wowe, kikaba kinini, ukumva urapfuye, ukumva urarangiye, akakwereka ko utazarengaho, akakwereka ko utazabikira, akakwereka ko utazanesha. Si intare, kuko intare y'ukuri y'umuryango wa Yuda ni Yesu. Haleluya.
nkuko tubibona mu Byahishuriwe 5:5. umwe muri bo bakuru arambwira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso 7 bigifatanyije. Haleluya. Ariko agerageza kwigana, agateza gutontoma, akabazo kakaba koroheje. Ubundi ufite amashimwe wibitseho, ufite ubuhamya wibitseho, uvuga uti Imana yantabaye hano nahangaha yantabara, Imana yangiriye itya ntafite kirengera, ntafite umuntu nahangaha yantabara. Ariko Satani akabihuhamo kwa gutontoma kwe, icyo kibazo uhagazemo uyu munsi kikagenda kikabyibuha, kikakuzura, ubwoba bukakwica, ukavuga uti ndapfuye birarangiye. Harimo abantu bikorera ikiriyo bakiriho, akajya areba n'isanduku y'ahantu izabiri, akareba aho bazashyira umusaraba, akareba abantu bazaza mu kiriyo, agatangira kurakarira batazaza kandi ariho. Ubwoba kubera akantu gato yafashe akakabyibushya muri wowe, akakabyibushya, agashyiramo cya kivugo cy'ubwoba, akakabyibushya. Imana itugirire ubuntu. Nta butwara gufiteho kereka kwegera ibitekerezo byawe, akakikubwira ati buriya mu bana b'Imana nkawe wabamo, na kwa kundi waraye akajya kongorera, nawe ugahita uvuga uti ni koko pe, nkurikije uko ndiho n'uburyo ntsindwa, burya mu bana b'Imana sindimo. Ukaba ufite igitekerezo cyiza, ingamba nziza z'ibintu bitandukanye, Satani akakongera akavuga ati ubwo nawe urongera uragerageje, n'ukuntu watsinzwe urongera uragerageje, ibyo ubushize se ntibyakunaniye ntubizi, nawe ugahita umubwira uti ndabizi koko, na mukuru wanjye byaramunaniye, na mama byari byaranze, ubwo ukaba uramushubije, akaba arakubashije. Hari ijambo riba mu Migani 28 rimwe rivuga ngo umunyabyaha ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Kamere ya Kristo iri muri wowe, ikomereho, ugende ugwiza ijambo ry'Imana kugira ngo rikumaremo imyambi ya Satani n'ibinyoma bye. Satani araza akabiba imbuto mu bitekerezo byawe, agakoresha amarangamutima wawe yababajwe, ababaye, akagucengera. Afite imbuto z'uburyo bwinshi twazivuga ngo tuzirangize. Atera imbuto yo gushidikanya, akakubibamo ubwoba, akagutera kutumvira Imana, akagutera umururumba cyangwa ubusamba, akakuzuza ishyari, ubwibone, umujinya, inzika. Indi mbuto yo ikomeye itagira ikinyarwanda cyuzuye nicyo twita self pity. Mu Gifaransa bavuga ngo na apitoyement sur soi. Self pity ni imbuto mbi yo kumva uri umuntu wo kugirirwa impuhwe. Biragoye ko umuntu yagira ubushizi bw'amanga bwa Kristo, yaba umusirikare w'umwami ariko yumva ari umuntu wo kugirirwa impuhwe. Iyo mvuga kugirirwa impuhwe ntibivuga ko iteka wabibwiye abandi ngo bazikugirire, ariko wowe ubwawe uri ngorwa mu mutima wawe, uri indushyi, warabyakiriye, uri ngorwa, nta nubwo Yesu yabasha amagorwa yawe. Niyo usenga ariko uri maganya mo imbere. Ibyo bintu rero umwanzi azi kubireba, kandi iyo yateye mbuto igihe kirekire, wenda wavukiye mu muryango ntiwagukunda, ingorane ziraba, umugabo araguta, tinda byo kugunda ubuzima budahirira umuntu. Murabizi hari igihe umuntu rwose ugira ngo ibibazo byose byamwiteranyirijeho, ariko umwanzi abikorera kuzaburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe, akaguteza umubabaro kuva kare kugira ngo ugire iyi eta, akakubabamo iyi mbuto ya self pity, apitoyement sur soi, kumva uri nyirangorwa na semagorwa. None iyo yamaze kubiba iyo mbuto, akayibimba kuva mu buto, iragenda ikagira umuzi muremure, bitoroshye ko warandurwa n'inyigisho imwe, utarandurwa no kwicara mu rusengero umwaka umwe, ahubwo bisaba ko amagambo ya Kristo agenda akakuzura, ukamenya ko uri umutsinzi no kurushaho, ukamenya ko ubutware bwa Kristo wabuhawe, ukamenya ko uri umuragwa uraganwa na Kristo, ukamenya ko yagukunda nk'uko yakunze Kristo, bikagomba bikagucengera, bigomba kumaramo umwanya. Rero umwanzi arabizi ko ijambo ryagukiza, agutera kutaryumva. Ubu hari abantu bari hano ariko batetse kandi bahari, hari abarimo gukoresha abana duvuwari kandi muri hano ntimwayibakoreshe, n'ubundi murahari ariko mugeze ku kibazo nk'icya gatanu. Satani n'umwanzi abazi icyagukiza, agutera kutacyumva. Hari abandi batabasha kumva ijambo ry'Imana isaha, ariko urwenya na filime zipapanye zitagira icyo zigisha yazimaramo amasaha 2. Kubera iki? Umwanzi n'umuriganya, azi icyadukiza umuzi rero uko wamaze igihe kirekire niko no kuzamuramo bimara igihe. Niyo mpamvu Satani ateza imibabaro mu miryango hakiri kare, kugira ngo abana be kwakira urukundo, kuko umwana wagize umugisha wo kuvukira kwa papa na mama mukunzi, nubwo baba batarakizwa ariko bamukunze, imbuto y'urukundo ibibwa muri we, imbuto yo kwigira icyizere ikabibwa muri we, yahura n'agakiza bigahita byoroha, yakumva urukundo rw'Imana bikoroha kuko yarakunzwe. Noneho Satani umuriganya agateza
induru hakiri kare kwa papa na mama, bakajya barwana ureba, bakakubwira amagambo mabi, bakubwira ati ariko nkawe uzaba iki, mama yabazi ngo arakurinda ngo kukurira ati kandi wagakobwa uzaba indaya, ubwo akabazi ngo arakurinda ngo ubwibone, mbese bakabiba ibintu bibi hakiri kare, ugakura uri igisenzegeri. Waza no mu mwami gusenzagurika ukakugumana. Iteka gutabarwa kwawe biba bisa nkaho gutegereje ku Mana, ariko kongera nanone inyuma ntazi sinzi kubivuga, ukongera ukabitegereza ku muntu samuhawe, kandi ubwo ni ku Mana ariko n'umuntu nawe arimo, kuko wakuze ugenerwa n'abantu, barateranya ngo wige, barateranya ngo ushake, barateranya ngo ugire icyo ugera, none waza no mu mwami ineza y'Imana ikajya ibura ifata, none ugasanga natwe turimo tutari twakizwa neza, tukongera ukabuzinguje mu buhungiro, ugasanga dufite amagambo yo kukujomba, waba udakeye nkatwe tukakweka leta, tukajya turamutsa abandi tukakurenga, ayiwe tukagucaho tutaguhaye lift, tugenda mu modoka meza, none ugapfa ukarangira. Ariko wose n'umuteguro wa Satani kugira ngo utazaba umutsinzi. Urukundo rwa Yesu ruraduhagije, rubemo urutindemo, rugukiza imvune z'uburyo bwose, kuko wagenewe ubuzima butsinda. Umutware wacu, umwami wacu, umukiza wacu yaranesheje, kandi kunesha ko niyakwigumaniye, niyaneshaga ku bwacu, yabihaye twebwe. Ndabivuga ntayobewe ibyago n'amakuba biri mu isi, nziho gake n'imibabaro myinshi, ari imibabaro numva nkavuga no ntabwo ibintu byabo mu Rwanda rwacu, ni wenda biba ahandi hantu mu bandi bantu bavuga indimi tutumva, ariko hamwe n'ibyo byose Data yakugeneye ubuzima butsinda, aragufite mu kiganza cye. Reka duhaguruke dusenge, mubabare kurenza igihe. Aragufite mu biganza bye, urukundo rwe rurakuzengurutse, nta muntu n'umwe wakuvunura mu biganza bye, nta muntu wagutandukanya n'urukundo rwe. Icyamukubura amaso ukayakura kuri kavukire yawe, ukayakura ku mivukire yawe, ukayakura ku bikurije uyu munsi, ukayakura ku kunanirwa, gusenga ntubibasha, kwiriza ntubibasha, kuba mu ijambo ntubibasha, ibyo byose ni ugutsindwa. Ariko tumbira Yesu, tumbira Yesu, afite ubuntu budushoboza ibyo byose. N'icyaha kikwizingiraho ukumva kigukojeje isoni, ukumva ufite ubuzima bubiri, bikakwambura ubushizi bw'amanga bwo mu mwami, ukumva mubakore, nicyo cyazanye Yesu. Ni inshuti nziza, n'umukunzi wacu ukuri.